Igihe cyarageze Sifa aza gukanguka ariko ubwoba bwari bwinshi cyane kubera ukuntu yisanze mu cyumba cya wenyine. Nubwo hari hakiri umwijima bitaragera mu gitondo ngo hagaragare neza, ariko yarabibonaga neza ko icyumba arimo gitandukanye cyane n'icyumba cye. Yatangiye gukabakaba ahantu hose ngo yumve ko hari undi muntu yakumva, ariko yumva nta muntu yumvise. Yatekereje neza ku byaba byabaye nimugoroba, nuko aza kwibuka ko yari ari kumwe n'umukunzi we Eddie. Atangira kwibuka yuko ibyaba byabaye byose ari ushobora kuba yabigizemo uruhare. Yatangiye gufata telefone ye ngo amuhamagare, ariko yumva telefone ya Eddie ntabwo iri gucamo. Ubwoba bwabaye bwinshi, nuko atekereza guhaguruka ngo acane itara amenye neza iby'icyo cyumba yari arimo. Ariko atangiye guhaguruka yumva arimo aratonekara ahantu hose, afite uburibwe umubiri wose, bisa naho rwose ashobora kuba yanahohotewe. Noneho Sifa ubwoba bwabaye bwinshi cyane, atangira no kurira, agahinda kaba kenshi, yibaza ati ariko se ni iki koko nakoreye umukunzi wanjye Eddie cyatuma mpemukira gutya? Ese ni iki namukoreye cyatuma abona ko nkeneye igihano nk'iki ngiki? Ko namukunze akabibona n'umutima wanjye wose, niki cyatuma nyitura ibintu nk'ibi ngibi? Sifa yakomeje kurira, akomeza kwibaza ibintu byinshi, ariko mu by'ukuri nawe muri ako kanya nta gisubizo yari afite. Reka mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza cyane mwebwe mwese mudukurikiye. Ni karibu cyane hano kuri Inema TV ku nkuru zacu ndetse no ku biganiro byacu bitandukanye. Reka mbanze mbashimire mwebwe mudukunda byimazeyo, rwose ndabashimira cyane mwebwe mukomeza kubana natwe, mugakomeza no kutwereka yuko turi kumwe. Ndabizi hari igihe kinini cyaciyemo ntabaha stories, ariko hari abantu bagumanye natwe ku buryo rwose banagarukaga kureba byibuze yuko naba naje, hakaba hari story naba nabahaye ariko nyine bakambura, bagakometinga ku nkuru zatambutse ubushize bambaza umeze ute, uri hehe kutaduha inkuru. Ni ukuri aho muri hose mwumve yuko mbazirikana. Reka kandi nshimire mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe, kandi nawe rwose niba utarayikora umwanya ni uyu nguyu. Reka twikomereze n'inkuru yacu y'urukundo twabazaniye umunsi, aho dutangiranye n'umukobwa witwa Sifa wari ufite agahinda kenshi kubera ukuntu yumvaga ashobora kuba yahohotewe, kandi akumva uko byaba byagenze kose bishobora kuba byatewe n'umukunzi we. Ese niki cyari gutuma umukunzi we Eddie amuhohotera? Ese koko niwe wabikoze? Ese niba atari we, ninde wundi washobora kubikora? Kandi Sifa we yaratekerezaga yuko umugoroba washize ari we bari kumwe, ari nawe wakabaye akora ibintu nk'ibyo. Ese byagenze bite? Ese byaje kurangira bite? Ntucikwe rero, komezanya natwe uraza kumenya uko byagenze, kandi iyi ni story nziza cyane rwose, ntucikwe. Byose bijya gutangira, Sifa arafitanye gahunda n'umukunzi we Eddie. Eddie barakundanaga cyane, bari bamaze imyaka 2 bakundana, ku buryo rwose bumvaga bashobora no gutangira gutekereza ku mishinga y'ubukwe. Icyo gihe rero bari bafitanye gahunda yo guhurira ahantu bakaganira, bagasangira, bakishima. Bwari buke haba umunsi w'abakundana, ariko bo bari bahisemo kubanza guhura kuri uwo munsi. Byari byiza, Sifa yarabyishimiye rwose, dore ko yanageze imbere aho bari bahanye gahunda yo kuza guhurira. Yahageze imbere akomeza gutegereza umukunzi we Eddie. Ntago yarambiwe cyane, hashize akanya yumva umuntu amuturitse inyuma, amupfuka mu maso, akoze ku biganza, atangira guseka ati Eddie, ubu koko uratekereza ko njyewe nshobora kukuyoberwa? Intoki zawe ndazizi neza, n'impumuro yawe ndayizi, nta kintu na kimwe wambeshya. Eddie araseka, nuko barayambirana, ahita amuhereza shokora yari amuzaniye, nuko atangira no kumuyipfundura, batangira kuyisangira. Batangiye kuganira, Eddie amubaza niba atarambiwe cyane. Sifa aramubwira ati hoya, ntago narambiwe cyane, ariko nyine nagukumbuye. Sifa akomeza amubwira ati nakomezaga nitegereza hano hantu nyine nkareba ukuntu ari heza, nkibaza nti ese ubu ngubu honeymoon yacu tuzayikorera ahantu hameze gute? Eddie araseka ati ese koko uratekereza ko honeymoon yacu twayikorera ahantu haciriritse nk'aha? Yego n'ahangaha si habi, ariko rwose njyewe uko mbitekereza nzakujyana nko ku kirwa, tuzurira indege, aho niho hantu tuzakorera honeymoon yacu. Sifa biramutungura cyane ati indege ku kirwa?
numvise neza se cyangwa urambeshya? Edi aramubwira ati ntabwo byose nahita mbikubwira aka kanya, ariko ngufitiye surprise nyinshi cyane kandi nyine humura rwose byose uzabibona. Barishimye bakomeza kuganira. Sifa yakomeza kwitegereza Edi mu maso akamubonamo urukundo rwinshi cyane kandi rw'ukuri. Nuko agatangira kwibuka umunsi wa mbere bahura uko byari bimeze. Nuko mu mutima akibwira ati uriya munsi ubanza ari wo munsi wa mbere nagiriyeho amahirwe kurusha iyindi minsi yo mu buzima bwanjye bwose. Guhura na Edi nta gihombo na kimwe nigeze mbigiramo. Rwose Sifa yakomeje kubitekerezaho atangira no kujya kure. Edi aramubona nuko abona Sifa atangiye no kuzenga amarira mu maso. Nuko aramubwira ati byose ni urukundo rwawe, ni ukuri kandi ndagushimira yuko wamisemo ukankunda. Edi yamubwiye ko nawe amukunda cyane, nuko batangira no kwibukiranya ukuntu ejo ari umunsi w'abakundana. Nuko Edi atangira kumusaba ati ariko si ijoro waretse tukarimara hano tunatangira gutekereza ku bukwe bwacu, ubu koko si ngombwa, koko si igihe? Sifa aramubwira ati ariko nubwo twatekereza ku bukwe bwacu tunabupanga, ntabwo byaba ari ngombwa yuko twarara hano. Ibi ni ibintu twapanga kandi nyine niyo bitarangira twazabishakira undi munsi. Edi biramubabaza ati ariko ubundi ni ukubera iki buri gihe uhora unyihunza iyo nkubwiye kuri iyo ngingo koko? Sifa nk'umuntu mukuru yahise yumva icyo yashatse kuvuga nyine. Nuko aramubwira ati ariko se wakomeje ukihangana ko rwose n'ubundi dutangiye gutekereza ku bukwe kandi ko buri hafi, niki cyatuma utihangana? Edi nawe wari ubizi ko buri gihe iyo baganiriye kuri iyo ngingo bashwana, yaramwihoreye nuko ntiyakomeza guhatiriza, nuko ntibongera kubivugaho. Bahise batumiza ibyo kunywa no kurya, nuko biraza batangira gusangira. Birangiye mama Sifa yahise ahamagara umukobwa we amubaza aho ahari, amubaza n'igihe ari buzi. Sifa nta kintu yamuhishaga ku bigendanye na Edi, yahise amubwira ko ari we bari kumwe, ko basohokanye, ko ariko rwose atari buze gutinda gutaha. Mama Sifa wari uzi neza iby'urukundo rwabo ntabwo yigeze amutonganya, yaramwihoreye. Nuko nyine amwibutsa yuko ahubwo agomba kuza gutaha kare nk'ibisanzwe. Sifa avuye kuri telefone amaze kuvugana na mama we, yahise abona umukunzi we Edi yabaye busy cyane kuri telefone, arimo yandika amamesaje, yandikirana n'umuntu mesaje imwivaho indi izaho, zose nyine ari kuzisubiza. Undi nawe agahita amwandikira. Sifa arabibona ati sheri ko mbona usa naho uri busy cyane, ni amahoro? Edi aramubwira ati sheri ibi byose ni surprise nari ngufitiye, none dore uramfashe, ese waza tukajyana ahantu nayiguteguriye? Sifa ati hehe se ko bumaze kwira, kubona nyine ahubwo tugomba gutaha, ahubwo ngwino dutahe rwose dore burije. Edi ati humura ntago dutinda, ni agahe gato cyane. Nuko Sifa akomeza kubyanga ati hoya, ati burije rwose nta handi hantu twajya, ahubwo ngwino dutahe. Edi yahise atangira kurakara cyane ati ariko rwose kuki buri gihe ibitekerezo byanjye byose ubirwanya? Ngomba nibaza nitunabana mu rugo uko bizaba bimeze. Sifa byatangiye kumubabaza, nuko ariko Edi akomeza amubwira ati rwose nushake ntubabare, kuko njyewe ibyo ndi kukubwira ni ukuri. Buri gihe uba wumva nagendera ku bitekerezo byawe, njyewe hari uba wumva nta kintu kizima na kimwe njya nkubwira. Kuki iteka umbabaza? Basi mbabarira bwa rimwe nanjye uyu munsi unyumve. Yakomeje amubwira ati Sifa rwose mbabarira uyu munsi nanjye umpa agaciro, iyi ni surprise maze igihe kinini ngutegurira, kandi ndakwinginze ntumbabaze kuri iyi nshuro. Sifa yahise amubwira ati sheri ni ukuri umbabarire kuba ndimo guhakana, kuko ndimo ndibaza surprise y'aya masaha y'ijoro n'ukuntu twirirwanye hafi umunsi wose bikanyobera pe. Edi atangira guca bugufi ati se sheri kuki ko kutanyizera? Kuki ukomeza gushidikanya kuri njyewe? None se ubu ni nijoro cyane, none se urakeka ko wenda nshobora kuba nabipanze aya masaha hari ikindi kintu ngambiriye? Rwose ndakwinginze nyizera.
ibyo urimo gutekereza cyangwa urimo gukeka menya yuko atari byo. Humura rwose nta kibi na kimwe gishobora kukubaho, kandi humura turi kumwe, ntabwo turi butinde, turahita dutaha, kandi ibi byose mba mbikora kugira ngo wishime. Sifa yahise yemera ati ngaho tugenda, ariko nizere ko tutari butinde kuko nawe urabibona ko bumaze kwira, kandi mama urabyumvise ko amaze kumpamagara. Eddie amusezeranya rwose ko nta mpungenge na nkeya agomba kongera kugira. Sifa yahise atangira gutekereza ati ubu wabona wenda ari surprise ya proposal akaba agiye kunyambika impeta, reka ne kumusebya. Bahise bimukira ahandi hantu mu Ngagari, ahantu hahenze cyane. Nuko Sifa ati ariko se sheri, ubu koko ibi ni ngombwa? Ubu ibiciro by'aha hantu koko niba biri hejuru cyane? Ndabona aha hantu rwose hatari ku rwego rwacu, kandi urabizi ko tugomba gusevinga kubera ibyo turimo kwitegura. Eddie ati ibyo ndabyumva sheri, kandi humura byose mba nabitekerejeho. Ubwo bahise bicara ahantu babazanira kawayini. Sifa amaze kunywa yumva atangiye gusa nk'ucika intege cyane, yumva atangiye no gushaka gusinzira. Nuko ahita abwira Eddie ati burije sheri, dore ntangiye no gusinzira, ndumva ibitotsi binyishe. Eddie ati reka ntacyo ngucyure vuba vuba. Sifa ati ndashaka kuryama sheri, mbabarira umfashe. Eddie yahise abona umukobwa amusinziriye mu maboko gutyo. Sifa yongeye kumera nk'ukangutse, abona aryamye mu cyumba cyiza cyane, ariko nanone cya wenyine. Nubwo hari hijimye butaracya cyane, ariko yarabibonaga yuko aho hantu aryamye atari mu cyumba cye. Ubwoba bwatangiye kumwica, atangira gukabakaba ahantu hose, ariko abura umuntu n'umwe. Yatangiye gutekereza ku byaraye bibaye, nuko yibuka ubwo yari ari kumwe n'umukunzi we Eddie, atangira kumubwira yuko afite ibitotsi kandi ashaka gusinzira. Ubwoba bwaramwishe, nuko afata telefone ngo ahamagare Eddie, ariko yumva telefone ya Eddie ntabwo iriho. Yahise atangira gushaka kubyuka ngo acane itara amenye neza iby'icyo cyumba yari aryamyemo, ariko yumva ari gutonekara ahantu hose, ari kubabara umubiri wose, bisa naho yahohotewe. Yararize, agahinda karamwica, atari ko si ubu koko ibi ni ibiki Eddie ankoreye? Ese ubu koko nuko nanze ko turyamana tutarashyingiranywa nibyo byatuma nkorera ibintu nk'ibi? Yibajije ibintu byinshi, ariko mu by'ukuri nawe yumvaga nta gisubizo afite muri ako kanya. Ubwoba bwakomeje kumwica, nuko ahita amenya ko rwose ari Eddie wamufashe ku ngufu uko byagenda kose, kubera ukuntu inshuro nyinshi yamusabaga yuko baryamana. Ariko nanone agatekereza ati ariko se Eddie ni gute yatinyuka kunsambanya? Yakomeje kurira ati kandi nari nabitekereje, nari nabiketse rwose, nuko ntashakaga kubyiyumvisha. Nari nzi ko Eddie ankunda, adashobora kunkorera ibintu nk'ibi ngibi. Ese ubu koko kuki yatinyuka ibintu nk'ibi? Sifa yakomeje kwibaza byinshi, atari ko hari ubanza atari nabyo, hari ndimo ndarota, ntabwo yabyiyumvishaga. Yakomeje kureba aho ngaho ngo arebe ko hari n'ikintu cya Eddie nibura yahabona, ariko abona nta n'ikintu na kimwe. Yarongeye afata telefone ye, arongera aramuhamagara, ariko yumva telefone ya Eddie ntayiriho. Gusa yarebye aho ngaho, abona harambitseho fagitire k'icyumba cyishyuye, abona ku ruhande n'ibihumbi 100, hariho agapapuro kanditseho kari itike bamusigiye. Sifa agahinda kakomeje kumwica, arebye ayo mafaranga 100,000 barambitse aho ngaho, aturuka ko babonye nkwanyije agaciro n'ibihumbi 100. Yararize, agahinda gakomeza kumwica, umubabaro uba mwinshi cyane, ariko abura uwatura agahinda ke. Yakomeje kubabara, abura icyo gukora, atari ko se ubu ngubu Eddie ngiye kumukorera iki? Ubu se muri potinge bamufunge, nkora iki koko? Ariko se nimbikora isi yose ikamenya ko nafashwe ku ngufu, nzongera kunyura hehe koko? Ese ubu nzajya nshahe? Ninde se wakwemera ko umukobwa w'inkumi nkanjye yafashwe ku ngufu? Nta n'umwe wanyizera. Reka nitahire nicecekere, mbiture Imana yonyine niyo izampurera.
Sifa yakomezaga kubitekerezaho, rimwe akumva agiye kuripotinga Eddie, ubundi akumva agiye kubyihorera, mbese yari yabuze icyo akora n'icyo areka. Ariko byageze aho neza neza umutima uranga, yumva icyiza kurushaho ari uko yakwitahira akicecekera. Sifa yatashye gutyo, nuko ntiyagira umuntu n'umwe abwira ibyamubayeho habe na mama we. Gusa yamaze iminsi yigunze, mama we akabibona ko ashobora kuba afite ikibazo, ariko yamubaza akamubwira ko nta kibazo afite. Nuko mama we no gutebya n'ukuntu bari basanzwe baganira bagirana amaburage, ati utangiye kugira agahinda ko mu minsi mike uraza kunsiga ukisangira Eddie wawe. Sifa akamwenyura byo kwijijisha, ariko yarangiza akajya mu cyumba akifungirana. Nuko yatekereza yuko nta n'ubukwe buhari, ko rwose butazigira bunaba hagati ye n'umukunzi we Eddie. Agahinda kakamwica, amarira akongera akayatura uburiri. Sifa atangiye gutekereza ko Eddie ashobora kuba atarigeze amukunda na rimwe, ahubwo icyo yashakaga ari uko baryamana gusa. Nanone ariko akavuga ati aricyo yashakaga ntabwo yabikora muri ubu buryo. Sifa yibajije ibintu byinshi cyane, ariko buri gihe igisubizo akakibura, nuko afata umwanzuro wo kutazongera no kubitekerezaho. Nyuma y'ukwezi n'igice, Sifa yatangiye kwiyumva ukundi kuntu kudasanzwe, umunaniro, kumva afite ibitotsi bidashira. Yatangiye kumva afite ibindi bimenyetso bitandukanye n'ukuntu yari asanzwe ameze. Nuko atekereje neza abona n'ukwezi kwe kwarenzeho iminsi myinshi cyane, nuko ubwoba buramwica, atekereje ko ashobora kuba yaba atwite. Icyo gihe noneho yabashije kuganiriza inshuti ye magara Celine, ayibwira ibyamubayeho. Celine agahinda karamwishe, nuko aramubwira ati none se ubwo koko ibyo bintu byakubayeho urabihishira uricecekera, rwose mutange bamufunge kuko birakabije. Celine yaramufashije, nuko baripimisha kugira ngo barebe yuko Sifa yaba atwite. Nuko koko baza gusanga Sifa yarasamye. Agahinda karabishe bombi, nuko bose bararira, habura umuntu n'umwe uhoza undi. Celine akomeza amubwira ati ibi bintu ntago wabyihanganira, genda umutange bamufunge, nibura yaba yaragusabye n'imbabazi byari kuba ari ibintu byumvikana. None reba yakuyeho telefone, ntuzi n'ahantu ari, ubu ni ubugome burenze yagukoreye. Sifa yaramubwiye ati ibyo ngibyo ntago nabikora, ese ubundi ko hashize igihe kinini, ubu ngubu kuko nakora hehe ibimenyetso by'uko yamfashe ku ngufu. Bakomeje kuganira uburyo bwose bushoboka, nuko Celine aza kumubwira ati nyamara muri hoteli aho byabereye baba bafite kamera rwose, wagenda bakakwereka video yose y'ukuntu byagenze. Sifa yakomeje kumva iyo nama inshuti ye Celine iri kumugira, ati inshuti yanjye ndumva ibyo umbwira ari byo, ni nako nakabikoze, ariko noneho kuri iyi nshuro ibuka ko mutwitiye, mufitiye umwana wanjye atazakura yumva ko mama we yafungishije se, rwose ibyo ntago nabikora. Celine ati ariko ntukabe umwana, erega kwa muganga iyo nda banayikuramo, iyo umuntu yatwise muri ubwo buryo bwo gufatwa ku ngufu rwose inda bahita bayikuramo biremewe. Sifa yaranze, ati uyu mwana nzamubyara, iteka azahora anyibutsa ubuhemu bw'abantu, azahora anyibutsa ko nta muntu n'umwe wo kwizerwa, kandi azahora anyibutsa ubugome bw'abagabo. Ubu ngubu ikintu cyitwa umugabo narakizinutswe burundu, umwana wanjye ni souvenir y'ubugome bwa Eddie. Celine yakomeje kubabara, ababazwa n'ibyabaye ku nshuti ye magara, nuko anayigirira impuhwe. Sifa yari umukobwa wari icyitegererezo kuri we, yari intangarugero, yari yaririnze avuga ko azabonana n'umugabo ku munsi w'ubukwe. Ibintu byananiye abakobwa benshi kuri iki gihe, bose bakomeje kurira, agahinda gakomeza kubica. Ariko kwigunga no kwiheba no kwibaza ubuzima bwe bw'ejo hazaza ntabwo byari bimworoheye habe na gatoya. Mu mutima we hahoraga intambara z'urudaca. Inda ye imaze kugira amezi 3, mama we yakomeje kumubaza amakuru ya Eddie n'iby'ubukwe bwabo.
Sifa yarasigaye ahora amubwira muri iyi minsi. Nuko Sifa amubwira ko amakuru ye ntayazi, ko n'iby'ubukwe byarangiye nta bukibaye. Mama we ati ntibishoboka. Gute se byagenze bite? Sifa ati kutangaye se mama, kutangaye ntarakubwira indi nkuru ibabaje cyane, ahubwo iteye n'ubwoba kurushaho. Mama we ati yihe nkuru se? None se Edi baramufunze ntiwambwira byamugendekeye gute? Sifa wari wabuze aho ahera, nuko ariko ageze aho nuko aramubwira ati mama, Edi ntago bigeze bamufunga, ariko ntago nzi n'aho yagiye. Mama we ati none se inkuru mbwira iteye ubwoba ni iyihe? None se ntago uzi ahantu yagiye hese? Ubundi se mwatandukanye gute? Sifa ati mama ni birebire, gusa icyo nakubwira ubu ngubu. Sifa yavuze uko abivuga neza akomeza guca hirya no hino amubwira izindi nkuru zidashinga, ariko mama we arabibona ko ari ikibazo kugeza aho amuhatirije. Sifa aza kumubwira ko atwite, gusa ntiyamubwira ko yafashwe ku ngufu. Mama we yatangiye kumutuka cyane ngo icyo azi ni ukwiyandarika akirwa aryamanye n'abagabo. Ubwo se niba mwarirwaga musambana akaba yaraguhaze akaguta, wumvaga ubundi hari ikindi kintu wari umutegerejeho? Uri ikirumbo, uri ikirara rwose, genda uradusebeje. Mama we yamubwiye amagambo menshi mabi. Sifa noneho yakibuka ukuntu yari yarifashe mu myaka 24 yose yari amaze kugira agahinda kakamwica. Nuko ariko mama we ntago yakomeje kumutonganya cyane. Igihe cyaje kugera nuko birashira, atangira kumuba hafi amwitaho rwose, nuko ntiyakomeza kumucira urubanza. Sifa yari asigaye yirwa mu nzu, ari ukujya ku kazi gusa, yakava akigumira mu rugo gusa, atakijya gusenga, atakijya aho abandi bari, atagisohokana n'izindi nshuti ze z'abakobwa, asigaye yarihebye. Inshuti ye Celine umunsi umwe we n'izindi nshuti zabo z'abakobwa bari basanzwe basohokana baje kumureba, nuko ariko Sifa babonye arabihisha. Celine ariko yari abizi ko ahari, ko ahubwo ari uko adashaka kubabona. Nuko aramwegera aramuganiriza, aramubwira ati ndakwinginze ngwino ubonane n'inshuti zacu, kandi ndakwinginze ntuze kwanga yuko dusohokana. Umaze iminsi ubaho wenyine, wariyanze, warigunze, warabihiwe n'ubuzima. Kuri iyi nshuro rwose ndakwinginze ngwino tujyane. Sifa ati ntago nza yewe, ubundi se musohokeye he? Celine yaramwinginze ati ngwino basi ubanze usuhuze n'izindi nshuti zacu, ndagusobanurira neza aho tugiye. Sifa yageze aho nuko araza, nuko asuhuza izindi nshuti ze, batangira kuganira. Batangiye kuvuga ukuntu ahantu basohokeye ari ahantu heza, hajya haza n'abantu b'abasitari, bavuga n'ukuntu hari ikigare kirimo abasore beza bakunze bajya bahaza. Nuko Sifa yumva bitangiye kumutera umujinya, ati mana yanjye, iyi niyo mpamvu nashaka kujyana n'aba bakobwa. Aho bunyumvira imiteto bakirimo, naho njyewe ndimo ndahangana n'ukuntu nzarera umwana wanjye njyenyine. Celine wari uzi ibanga Sifa abitse, yarabibonye ko yagiye kure cyane mu bitekerezo, ahita amubwira ati ndakwinginze ngaho ngenda wambare uze tugende. Nuko ahita amuherekeza guhitamo imyenda yari agiye kwambara, atari ko urabona uzakomeza uri mu bwigunge wenyine aya mezi yose kugeza ryari? Rwose wongera wikunde, wiyiteho, erega ubuzima burakomeza. Ngwino tujyane, wiheranwa n'agahinda. Baragiye barasohoka, hari ahantu heza, hari amazi, abifotoza barifotoza, abarya bararya, ababyina barabyina, mbese buri wese nyine yishima uko abishaka. Sifa ariko yagerageza kwiyibagiza ibyamubayeho ngo yishime nk'abandi, bikaba akanya gatoya bikongera bikanga. None hari ku umujinya bamwicaga cyane iyo bagenzi be bakomezaga bavuga story z'abahungu, ko ari umuhungu mwiza ugeze aho ngaho ngo witwa Lukasi, ukuntu ari mwiza cyane, abakobwa bose baba bamusariye barimo basaba Imana ngo n'uwo munsi ibafashe rwose aze kuhaza.
Sifa yakomeza kubyumva bikamubabaza kubera ukuntu yari yarazinutswe abagabo. Kuri we yumvaga yanze ikintu cyitwa umugabo, noneho akanga by'akarusho aba afite amasura meza n'amafaranga kuko aribyo bakoresha batera mu mitego abakobwa. Yumvaga yarazinutswe ikintu cyitwa urukundo burundu kuko yari yarabonye ko nta rukundo nyarwo rubaho. Bicaye aho ngaho hari umuhungu umwe wahise ahaza, nuko aza hafi y'aho bari bahita bavuga bati uriya nawe ari mu kigari kimwe na ba Lucas, buriya nawe agiye kuza. Nuko banusha n'inzara. Sifa arabibona nuko isesemi iramwica, ahita yihagurukira ati ijambo Lucas ritangiye kunjya mu matwi rwose, buri kintu cyose Lucas njyewe iryo zina narihaze, ndumva ngiye no kuriruka, bayi njyewe ndanitahiye. Sifa yarigendeye agenda yihuta cyane ngo yitahire, nuko ageze imbere asa n'uwikanga kubera ukuntu yari ahutaje umuntu. Nuko agiye kubona abona umusore ahutaje n'umusore mwiza cyane wari uri kuri chat nawe yarangaye. Uwo musore no kwiyemera cyane, nuko aza amufata ukuboko amubwira nabi cyane, nuko aramubwira ngo kuki ugenda utareba. Sifa yaramwitegereje abura icyo avuga kuko yari yarangaye cyane, yari yamuhiritse biteye ubwoba. Barimo barebana yabuze icyo avuga, yitegereje isura ye abona ukuntu ari umusore mwiza, nuko atangira gutekereza atari ko Imana ni gute ishobora gufata ubwiza bungana gutya bwose ikabuhereza umuntu umwe. Ariko se ibi si ugukabya? Mbega ukuntu ari mwiza, ariko si ubu siyo mpamvu abantu bacana inyuma. Wa muhungu yahise yongera aramubaza ati ni ukubera icyo ugenda utareba wa mukobwa we? Sifa ahita amwishikanuza, nuko ahita yigendera agenda yivugisha ati Sifa kandi urongeye kuki ushaka kurengera? Wibagiwe ko abagabo bose ari abahemu? Wibagiwe ibyo Edi yagukoreye? Ubundi wibagiwe ko utwite? Uriya muhungu w'abandi urakomeza umureba umwitegereza umushakaho iki? Sifa urwango yanga abagabo kubera yari yongeye gutekereza Edi rwatangiye kongera kuzamuka cyane, nuko atangira kongera kwibuka ukuntu Edi ari umuhemu yamuhemukiye cyane. Nuko ahita yigendera. Arimo agenda yumvise umuntu inyuma ye, nuko yumva amufashe akaboko, nuko aramubwira ngo wari ugiye ntakwibwiye, nitwa Lucas, wowe witwa nde? Sifa n'umujinya n'umushiha kubera ukuntu yari amaze gutekereza ukuntu atwite n'ibyo Edi yamukoreye, yahise amubwira ati nintakwibwira se urantwara iki? Lucas iramucanga ati si uyu mukobwa ubundi ni bwoko ki? Ariko se byibuze wambwira izina ryawe, urumva hari ikintu bitwaye? Sifa aramwihorera aramwishikanuza ngo yongere yigendere. Lucas aramubaza ati hari ahantu twaba tuziranye? Ndavuga wenda hari ahantu twaba twarigeze guhurira, mbwira njyewe ndabona atari ubwa mbere nkubonye. Sifa aramubwira ati wambonye hehe se wowe? Reka nigendere wikomeza kuntesha umwanya. Sifa yaragiye arinda arenga, Lucas amureba byamucanze atari kuriya mukobwa buriya ni gatiki, ni ubwa mbere umukobwa yansha amazi kuri ruriya rwego. Byaramurenze, ni ubwa mbere yari abibonye. Ubundi yari asanzwe amenyereye ko abakobwa bose bamusariye baza bamwirukanka inyuma, kubwo nta n'umwe ajya yinginga, ari bo baba bamwinginga. Abona Sifa atandukanye nawe cyane biramucanga. Yakomeje yibaza ati ariko se ni ukubera icyo uriya mukobwa yiyemera cyane? Yahise yigendera, nuko agenda ariko ababaye, abwira za nshuti z'abasore bandi bari aho ukuntu hari umukobwa umuciye amazi, nuko banga kubyemera. Nuko baramubwira bati ibyo ntabwo bishoboka. Nuko arababwira ati mubyihore, ariko nzashyirwa ari uko mwihimuyeho, uriya mukobwa nzamushaka, ibyo ankoreye azabyishyura iteka ryose. Lucas yakomeje gushakisha Sifa ngo arebe ko hari aho yazamubona amwihimureho, ariko ntiyamubona. Ubuzima bwarakomeje, igihe kiza no kugera nuko Sifa aza kubyara. Nta gakuru ka Edi na kamwe yari azi, yahoraga amushakisha ahantu hose ariko yaramubuze.
Mu minsi yakurikiyeho ariko Sifa yaje kubona mesaje, nuko abona mesaje yanditseho ngo umbabarire Sifa, ni Eddie, rwose ibyabaye muri ririya joro umbabarire cyane, ntabwo ari njyewe wagufashe ku ngufu. Sifa yanze kubyemera, nuko ahamagara telefone ya Eddie. Yari amaze kubona nyine muri izo nimero, ariko yumva ya nimero ntiriho, byamutesheje umutwe, akomeza guhamagara igihe kinini cyane. Nuko ageze aha aravuga ati buriya Eddie yari arimo kumbeshya, ese ni ukubera iki yampemukiye akankorera biriya bintu, akaba ashaka no gutangira kubyihakana? Ese Eddie ni umugome ku ruhe rwego koko ko ntarabasha gushyikira umuntu nkawe? Nahangaha dusoreje igice cyacu cya mbere. Ese koko ibyo Eddie yabwiye Sifa nibyo, ntabwo ari we wamufashe ku ngufu? Ese niba atari we wamufashe ku ngufu ninde? Ese Lucas we wamushakaga ngo azamwihimureho azagira ahamubone? Ntucikwe rero n'igice cyacu gikurikiraho, naho ubutaha, kandi rwose humura sinzagutindira kukikugezaho. Imana ibarinde. Sifa yakomeje kugerageza ngo arebe ko yabona amakuru ya Eddie, amusobanurire neza ibyo ya mesaje, ariko yaramubuze neza. Ageze aho byanga kumutesha umutwe, atangira kwibaza ati ariko se ubundi nabwirwa n'iki niba ari we koko wayinyoherereje? Yageze aho ariyicarira, byose arabyihorera, ariko ageze aho yumva amakuru y'uko Eddie ashobora kuba aba mu bihugu byo hanze, ko rwose yanabaye umuherwe, asigaye afite amafaranga menshi cyane. Sifa yanze kubitindaho kubera ukuntu yari yaramurakariye, ati ibyo biramureba, ni akazi ke, nta nubwo rwose nzigira amubwira ko nabyaye atazagira ngo mukeneyeho ubufasha. Ibyo biramureba, nzirerera umwana wanjye, ni akazi ke. Ku ruhande rwa Lucas we yari abayeho neza rwose, dore ko n'iwabo bari abakire, ariko icyo abantu batari bazi bamubonaga hanze gutyo gusa, ni uko yari yarananiye iwabo, yari ikirara, yarananiranye, ibyo ari abakobwa n'inzoga n'amatabi no kwirwa yiryohereza gusa, nta bindi. Lucas yari ikirara ku buryo nawe rwose umubajije umubare w'abakobwa yaryamanye nawo atashoboraga no kwibuka. Abenshi rwose nta nubwo yabaga yibuka amasura yabo, kuko ari abo baryamanaga kenshi yasinze. Iwabo bari baravuze bararushye, papa we yarakubise, yarananiwe, yarageze aho aramwihorera. Mama we ntiyasibaga mu rusengero asabira umwana we ngo Imana imuhe guhinduka. Papa we yasaga rwose nk'uwamutaye, kuko yabonaga ntacyo atakoze, ariko umwana byaranze. Akabwira mama we ati ngaho komeza umusengera, ahari wowe bizagera aho bikunde. Mama Lucas we yanze kumukuraho amaboko neza, akomeza kumusengera cyane, ariko akabona umwana we ntahinduka, ariko nawe ntacike intege. Yakundaga kumuganiriza amugira inama, ariko akabona umwana ntiyumva. Ati ariko murashakaho iki? Ko ubuzima muba muvuga nangiza ari ubwanjye, ubundi ni ubwanyu. Mama we ati reba kampani zose dufite, ni wowe wenyine uzabisigarana. Nutamenya ubwenge ngo utangire ubicunge hakiri kare, byose bizayoyoka, usigare usabiriza. Lucas ati ariko ibyo muba mumbwira ni ibiki? Ubwo nyine iryo rizaba ari ryo geno ryanjye. Mama we bikamubabaza cyane, akabura ikintu na kimwe yakora. Ati ariko kandi kiriya kigarwamo nicyo kikoshya, cyane cyane uriya musore witwa Jeff. Kuva mwatangira gukururukana watangiye guhinduka, ndakureba ndakuyoberwa. Niwe wakwigishije kunywa amatabi n'amayoga no kujya mu bakobwa. Noneho mama wa Lucas iyo yavugaga nabi inshuti ze, cyane cyane Jeff, Lucas yararakaraga cyane, kuko yari azi ko ubuzima abayemo bumuryoheye, izo nshuti ze arizo zabumushyizemo. Gusa ikintu atari azi ni urwango n'ishyari iyo nshuti ya Jeff yari imufitiye. Yaricaraga igakubitira agatoki ku kandi iyo yabonaga ukuntu Lucas ari umusore mwiza, abakobwa bose bamurwanira, ukuntu ari umwana wo mu baherwe bafite inganda n'amakampani utabara, ishyari rikamwica. Yabonaga mu mpande zose amurenzeho, ukuntu ari we abantu bose bakunda, kandi akabona ari we muntu uzegukana imitungo y'iwabo yose. Byaramurwazaga cyane, kuko yabonaga nibamara kuba abagabo ntaho bazaba bagihuriye.
yabonaga ko rwose igihe cyose azahora amurenzeho. Yatangiye kumugirira ishyari n'urwango gutyo kugira ngo nawe ntazagire icyo yimarira, byose bizamupfira ubusa. Nyamara Lucas we nta kintu na kimwe yari azi ko ari inshuti ye magara. Lucas nawe yari yaragiye aramwizera, ibyo amubwiye byose akabyemera, ibipfuye amaso byose akamwoshya bakabijyamo, ariko kandi adakeka ko hari ikintu na kimwe aba agambiriye kumukorera. Nubwo bakoranaga amakosa menshi, ariko Jeff yaramurushaga ubwenge akikontorora, ibyinshi ntabwo yabyishoragamo, byose yabigendagamo gake gake kuko yari azi icyo ashaka. Nyamara Lucas we yashidutse yagiye burundu atagifite na rutangira. Imyaka nayo yaragiye irisunika. Umwana wa Sifa yari amaze kugira imyaka 6. Sifa yari ataramenya n'agakuru na kamwe ka Eddie, yaherukaga ya message yonyine. Gusa umunsi umwe nimero atari asanzwe afite y'inyamahanga yaramuhamagaye, yitabye yumva ni Eddie. Eddie ati Sifa uraho neza? Sinzi niba nabona naho nahera mvuga cyangwa se nsaba imbabazi, gusa umbabarire rwose ntukupe, ndakwinginze ureke tuvugane. Umutima wakomeje kundya no kunshira urubanza, ndumva inshuro tugomba kuvugana. Sifa yabanje kubura icyo amusubiza, ariko ageze aho amubaza ibibazo bibiri. Ati Eddie, ndakwinginze mbwira, ese koko ntabwo ari wamfashe ku ngufu? None se cya gihe byagenze bite byose? Eddie ati Sifa mbabarira ndakwinginze, ndumva ntafite aho mpera nkubwira inkuru y'ibyabaye byose. Ati ndumva nakubwira ibintu byinshi, ariko aka kanya ndumva ntafite aho mpera. Ahari reka nzaze twicare tuganire, tubivugane tureba amaso ku maso, mfukame ngusabe n'imbabazi. Ahari reka ibi tube tubiretse. None se amakuru yawe? Narumvise ngo warabyaye, mbabarire nimba ari njyewe waguteye ibikomere bikaba byaratumye bagutera inda. Sifa agahinda karamwica. Ati ariko se ko numva uri kwivugisha nkaho iyo nda atari wowe wayinteye? Eddie ati njyewe nta nda nigeze ngutera, ngira ngo uranabizi ko nageze kukohereza message. Rwose ibyo nakubwiye nibyo, ntabwo ari njyewe wagufashe ku ngufu. Nuko Sifa amusubirishamo ati Eddie wasubiramo neza ko cyagiye atari wowe wamfashe ku ngufu ukantera n'inda? Eddie ati rwose Sifa ntabwo ari njyewe wagufashe ku ngufu, ubwo nyine bivuze ko atari nanjye waguteye inda. Sifa umujinya waramwishe, nuko ahita akupa. Eddie hashize akanya ahita yongera arahamagara, nuko ahamagara inshuro nyinshi. Sifa yanga kumufata, nuko Sifa ariko abitekereza ageze aharitaba. Ati rwose ndakwinginze mbwiza ukuri kw'ibyabaye. None se Eddie utangiye gushaka kwihakana umwana kuko utekereza ko hari ikintu nagusaba? Niba ugira ngo ndagusaba indezo, rwose nta kintu na kimwe ngusaba. Umwana yarakuze, ameze neza, arashimishije, rwose ujye uryama usinzire. Eddie ati Sifa biragoye ko wakizera ko ibi bintu ngiye kukubwira ari byo, ariko muri rya joro ntabwo ari njyewe twaryamanye. Rwose njyewe nta nshuro n'imwe nigeze mbonana nawe, ngira ngo urabizi neza. Nyine nakoze amakosa akomeye. Sifa ni nkaho nakugurishije, baranyishyuye kugira ngo ngutange. Sifa ntiyabyumva neza. Ati Eddie uri muzima cyangwa urarwaye? Waremeye umukunzi wawe uramugurisha ku bandi bantu, bamufata ku ngufu barakwishyura? Eddie ati umbabarire Sifa niko byagenze, nari mfite ubukene bwinshi bukabije rwose, nubwo nabaga nkubwira ngo turimo kwitegura ubukwe, ariko nari mbizi neza ko nta mafaranga nari mfite. Byose nabaga ngira ngo nkuryoshye aryoshye, ndebe ko byibuze wazemera, nuko nkabona ko wakemera ukaza nyine tukagira ahantu nk'ahariya ukanyizera. Nta kindi kintu nabikoreraga. Sifa yarababaye, agahinda karamwica.
Edi akomeza kumubwira ngo nari mfite ubukene bukomeye cyane, numvaga nshaka amafaranga byibuze nkibonera nk'igishoro cy'ikintu nakora gifatika. Gusa nyine ndacyagukunda, ubishatse wowe n'uwo mwana wawe mwaza tukabana. Namubera se, nkakubera umugabo mwiza, nkakomora ibikomere byose naguteye cya gihe. Ndakwizeza ko utazigera ubaho nabi cyangwa se ngo wicuze. Ubu narakize, mfite amafaranga menshi cyane, ariko nyine nta mahoro njye ngira iyo nibutse ko byose byaturutse mu kukugambanira no kuguhemukira. Ariko ahari umbabariye ukaza tukabana, umutima wanjye waruhuka. Sifa amaze kumva ayo magambo amutera umujinya, ati Edi, uri inyamaswa, nako sinzi icyo nakwita, nta soni ugira. Ubwo nta soni kumbwira ayo magambo nk'ayo ngayo koko, ndumva nabuze n'ikintu nakwita. None se ngaho mbwira, se w'umwana wanjye ninde? Ninde wamfashe ku ngufu? Edi ati simuzi Sifa, bari abagabo n'abasore nyine, gusa ubona ari abantu bafite amafaranga cyane, bicaye barimo kuganira bavuga ukuntu nyine nta bakobwa b'isugi bakibaho. Nuko nyine ndita mu gutwi, nuko turatega, nuko numva bantegeye amafaranga menshi cyane, numva ni amamiliyoni menshi rwose. Nkora ikosa rikomeye ryo kukugambanira, nuko ndagutanga kuko nyine nawe urabizi ko twaganiraga wambwiraga ko ukiri isugi. Sifa ati bivuze ko noneho ari abantu benshi bamfashe ku ngufu? Edi ati oya, ni umwe wishyuye gusa nyine nanjye simbizi neza, nta nimero ye nyifite ngo byibuze nanamuhamagare mubaze. Edi agejeje aho ati ndumva umwuka wenda nko kumvamo kubera igikomere naguteye n'ukuntu wankundaga, ariko ngusezeranyije ko ngiye kugufasha, nuko tukabona umuntu waguteye inda. Ndabigusezeranyije. Sifa noneho yahise amera nk'umusazi, byibuze yumvaga ko yafashwe ku ngufu n'umuntu yakundaga, akumva ntacyo bitwaye cyane yuko nyine yari kuzaba agiye kubyarana n'umuntu yakunze. Noneho yari amaze kumenya ko umuntu wamufashe ku ngufu atanamuzi, byibuze yuko bishobora kuba ari n'abantu benshi. Noneho akumva biramurenze, agahinda karongeye kamukubita hasi. Noneho si ukwanga abagabo birushaho rwose. Umuhungu wageragezaga kumutereta yahuraga n'uruva gusenya, Sifa ahitaga amutura wa mujinya wose yabitse. Umugabo wese bamenyanaga yamwituraga inabi, wagira ngo ni Edi wabimukoreye ari kubyitura. Agahinda kari kose, yumvaga nta mugabo n'umwe agikunze cyangwa se ngo yizere. Sifa yatangiye noneho kugira igikomere, umugabo we wese bahuye akamwitegereza cyane kugira ngo arebe ko yaba asa n'umwana we. Yageze aho aratekereza ati uwasubira kuri ya hoteli ngo arebe ko nibura hari ibimenyetso yabona, ngo arebe ko yareba muri kamera, ariko n'ubundi agatekereza neza kumva igihe gishize bitaza kumukundira, ariko yanga gucika intege atagiye ngo ajye kureba. Kubw'amahirwe makeya rero yaragiye ageze kuri ya hoteli, asanga nyirayo yarayigurishije, barayigize kirinike basigaye bavuriramo abarwayi. Agahinda karamwishe, ati ibyanjye noneho birarangiye, sineze kuzamenya se w'umwana wanjye. Yaratashye, nuko arebye umwana we mu maso abona ni mwiza cyane, n'ubundi yari asanzwe abizi ko ari mwiza, ariko agahinda karamwica. Nuko ku mutima akavuga ati mwana wanjye Jami, ubabarire mama wawe ku byamubayeho, humura nzakomeza ngerageze, wenda nzabona papa wawe. Sifa buri gihe yakomezaga kwitegereza umwana we, akabona ukuntu ari mwiza, akabona hari umuntu basa, akavuga ati ariko si uyu muntu uhora unza mu maso, mpora mbona asa n'umwana wanjye ninde koko? Ese wenda ni umusitari naba narabonye nko muri filime cyangwa se kuri televiziyo? Ese ni umuntu twahuye? Ese ubu ni muntu ki kuko ko buri gihe mbona umwana wanjye hari umuntu basa, ariko nawe uwo ari we? Yakomezaga gutekereza cyane, yagera hakikomanga ku mutima ati Sifa, geza aho ngaho tuza, dore utangiye gusara.
nuko agakomeza akamwitegereza mu mutima ati muhungu mwiza, humura mwana wanjye kandi ujye umbabarira ku byambayeho, nzakurera, nzaguha urukundo rwa mama na papa utigeze ubona, humura mama aragukunda cyane. Lucas nawe ababyeyi be bakomezaga kubona yaranze guhinduka neza, nuko bakamubwira no kujya gukora muri kampani za papa we, umwana akabyanga burundu, nuko rwose akababwira ko ibyo bintu bya bizinesi bitari mu ndoto ze, atanabikunda. Mama we yamubazaga amaherezo, atari ko se amaherezo yawe ni ayahe? Umuhungu akamubwira ngo ibyo bya bizinesi rwose ntabikunda, ngo we yikundira kwikinira basiketi. Mama we ati erega ntacyo nabyo ubikoze kinyamwuga, ariko wowe ubikora nko kwishimisha gusa, ndabizi nabyo nta hantu bizakugeza. Lucas yahise abwira mama we ngo arambiwe ukuntu ahora amugendaho, ngo nta nubwo azagaruka iwabo, ngo agiye kwibanira na Jeff ya nshuti ye. Lucas yavuye iwabo gutyo, nuko atangira kubana na Jeff. Jamie kagahungu ka Sifa kakuze ari akana gashimishije cyane, akana gafite igikundiro cyinshi cyane, keza kubaha ababyeyi, akana rwose buri muntu wese yakundaga. Kakundaga kubwira mama wako ngo muri vakansi azakajyana ahantu bitoreza gukina basiketi, ngo karayikunda cyane, ngo kandi ngo nakura ngo arifuza kuzaba umukinnyi wa basiketi w'icyamamare. Mama we akamubwira ati yego rwose ndagushyigikiye muhungu wanjye mwiza, ngaho uzige neza, nubitsinda nuwongera kuba uwa mbere nzakujyana. Jamie yari asanzwe ari umuhanga cyane, nuko yongera atsinda neza nk'uko mama we yabyifuzaga. Muri vakansi rero nta kindi mama we yagombaga kumubeshya, yaremeye, nuko aramubwira ati rwose ngaho tugende tujye gukina basiketi, nkujyane nk'uko wari ubinsaba. Sifa na ya nshuti ye Celine bari bakiri inshuti, batembereje Jamie, nuko baragenda bajya ku kibuga nabo bambaye teni, bagenda gukina basiketi. Bakigerayo hari abantu benshi, nuko Sifa arimo aganira na Celine, babona akana kabo rwose gasa nkaho hari umuntu urimo gukina basiketi karangariye cyane, wagira ngo karimo kumufana. Bitegereje uwo muntu Jamie arimo kurangarira cyane, nuko baza kubona ari Lucas. Nuko Celine ahita yongera azana za nkuru zabo za kera, avuga ukuntu Lucas ahora ari bogari, katajya ahinduka, kakiri mwiza nk'ukuntu kera bamubonaga. Sifa wibabariye yahise yibuka ukuntu ubushize batandukanye banashwanye cyane, atari kuriya muhungu mpora mutakagiza ngo ni bogari, buriya ni bogari nyabaki, kari ingurube nk'izindi zose. Celine araseka ati nawe wikabya, ese narwo yuko kuri kumwe na Jamie, uzi ko ari kukumva? Rwose biteye isoni kuba umwana yakumva uri kuvuga amagambo nk'ayo ngayo. Bahise barebana baraseka, isoni zirabica, ariko barangayeho gatoya, bashidutse umwana yagiye, nuko ntibongera kumubona, ariko barebye neza babona umwana yasanze Lucas barimo baranaganira. Sifa ararakara, atari ko uriya mwana ageze hariya ate, uretse araza kumbona. Celine atari ko nawe ntukarakare, urabona batishimanye, mwihorere baba bari kumwe akanya gatoya. Nuko Sifa akomeza kuba yiganirira na Celine, ariko bacunga n'umwana ngo barebe ko nta hantu ajya. Bakomeje kuganira, Celine abaza Sifa ati ariko uriya muhungu ubundi umuzizi iki? Sifa ati ubwiza bwe akangisha, yumva ko buri mukobwa wese amukeneye, burambangamira cyane. Celine akomeza kumuseka ati ibyo ni ishyari wifitiye muri wowe. Lucas we akimara kubona ka Jamie kaza kamusanga, yarishimye cyane, nuko akarebana ubwuzu ati mbega akana keza, wakana we kuri mwiza cyane, witwa nde? Karamubwira ngo nitwa Jamie. Nuko Lucas aragaterura arakabwira ngo nanjye nitwa Lucas. Jamie yahise amubwira ngo witwa Lucas, none se ko mbona utari ingurube nk'uko mama yabivugaga? Lucas ati ngo iki? Mama we yavuze ngo ndi ingurube? Ka Jamie karamubwira ngo yego, yavuze ngo uri ingurube mu zindi, ariko ntubimubwira atankubita, sibyo? Lucas ati humura simbivuga. Nuko amushyira hasi, bafata baro,
batangira gukina. Lucas atangira kumwigisha gukina. Barakinnye bishimye banaseka cyane. Jamie aramubwira ngo njyewe ninkura nzaba umukinnyi w'icyamamare wa basket. Lucas amubwira ko azajya aza kumufana rwose kamushyigikiye. Sifa ageze aho abona ukuntu umwana we yatinze nuko ajya kumureba. Mu kujya kumureba ariko ntago yari azi ko Lucas yamugiriye inzika ubwo batandukanaga ubushize. Yavuze ko azanamwihimuraho. Lucas agikubita amaso Sifa yahise amwibuka cyane. Ati "Ese wa mukobwa twigeze guhura akanca amazi akanga no kumbwira izina rye? Sinakizera ko ari we rwose ko nongeye kumubona none hananyizaniye gutya." Lucas yahise amubwira ati "Bite?" Undi ati "Ni byiza." Nta no kumuhereza akaboko ahita abwira umwana we ngo naze bagende. Lucas abaza Jamie ngo uyu niwe mama wawe? Jamie ati "Yego." Ati "Ariko ntumubwire bya bindi yabimubwiye amwongorera." Nuko Sifa biramubabaza ati "Umwana wanjye atangiye kugirana ubucuti n'iki gihugu cy'imico mibi gute koko?" Nuko aramubwira ati "Jamie ngwino tugende." Lucas yahise atangira kumirwa. Atari uyu muntu ko afite umutima mubi, ubu koko niba abyaye umwana mwiza gutya. Nuko ahita abaza Sifa ati "Ese ubundi uranyibuka ubushize duhura?" Sifa aramwihorera akomeza kwigendera. Lucas aramukurikira ati "Hey, ese wamvugishije? Numvaga ubu ngubu wakabaye unkumbuye nta no kunyambira." Sifa mu kumubwira ibyo byose yumva bimuteye umujinya. Ahita abwira Jamie ngo nasange Celine araje. Jeff nawe ubwo yari aho ku ruhande nawe yabonye Sifa aramwibuka. Ati "Uriya ni wa mukobwa waciye amazi Lucas. Niwe Lucas yamaze igihe kinini ashakisha ngo azamwihimureho." Nuko atangira kubegera ngo yumve ibyo barimo kuganira kuko yumvaga uko byagenda kose baraba barimo gushwana. Nuko atangira gufata video ariko Lucas atabizi na Sifa atarimo kubireba. Sifa atangiye kubwira Lucas ati "Ariko se wibonamo iki kuba wumva abakobwa bose bagusarira?" Lucas ati "Wowe se wibonamo iki gituma wumva urenze ku buryo no gusuhuza umuntu wumva ari ibintu bya hatari?" Sifa ati "Njyewe reka nigendere, sinshaka gutonganira nawe hano." Lucas yumvishe Sifa agiye kugenda nuko arababara. Atangiye no kwibuka cyane ukuntu ngo yamwise ingurube. Nuko biramurya atangira kongera kumushotora. Nuko aramubwira ngo ngaho igendere, icyo washakaga wakigezeho. Wakoresheje umwana wawe nk'iturufu nyine kugira ngo ungereho ubone ukuntu tubonana. Nuko umwohereza kuza hano ngo ansuhuze ubone uko uza kuhamukura nuko tubonane tuganire. Nawe ubone uko umvugisha byemere sibyo? Sifa ararakara atumva rero rwose mubwire niba utanabizi ubimenye njyewe Sifa sinkukeneye rwose. Sinkwifuza habe na gatoya. Ntukajya wibwira ko abakobwa twese turi kimwe ngo wumve ko twese twifuza kukwirukanka inyuma. Nta nubwo njyewe nagukunda rwose ubyumva ubyiteho. Lucas aturankunda ahubwo nuko ubona ntakwemera. Sifa biramurya yibutse n'ukuntu yanga ikintu cyose cyitwa umugabo nuko ashaka no kumutera urushyi. Lucas amufata ukuboko. Sifa ahita amubwira ngaho kugukunda njyewe napfa bakanshyingura. Nuko arikaragara agenda. Ubwo video yose rwose Jeff yari yayifashe nta no kugisha inama Lucas cyangwa se ngo banabiganireho, ahita ayishyira hanze. Byose yabikoze kugira ngo amusebye kubera ukuntu abakobwa benshi bamwirukankaga inyuma kugira ngo abantu babone ko hari n'abakobwa bamuca amazi. Byose yabikoze kubera ishyari yari amufitiye. Lucas byaramubabaje nuko abaza Jeff impamvu yaba yakoze ibintu nk'ibyo, ariko amubwira ko rwose nawe iyo video yamucitse ko yari yayifashe gusa kugira ngo aze kuyimwereka gusa bayirebera ari babiri nta kindi. Yashatse kuyisiba ariko n'ubundi babona yabonywe n'abantu benshi cyane nuko arabyihorera. Gusa igitangaje n'ukuntu iyo video ikimara gusohoka abantu benshi 90% bari bashyigikiye Lucas
komenti zose 90% zazaga zimusapotinga cyane, nuko ahubwo aba umusitari kurushaho. Abantu ahubwo bari bibasiye Sifa ngo kuki ari umunyagasuzuguro, ngo nukubera iki yemera ngo umuntu ufite umwana umaze imyaka irenga 6 abyaye ngo arakiyemera niki kamaze no gukecura nta wamwimira. Abantu bari bamwibasiye cyane, ahubwo Lucas ari we bari gushyigikira, nuko Jeff nabyo biramubabaza, bimuviramo indi mpamvu yo kumwanga cyane kurushaho. Gusa Lucas nubwo ari umunyamafuti ariko nanone yigiriraga umutima mwiza ku buryo nta n'ikintu na kimwe kibi yashoboraga gukekera inshuti ye Jeff. Igihe cyaje kugera nuko noneho Lucas yemera kujya gukora muri imwe muri kampani za papa we, nuko asabirayo n'akazi Jeff, bombi babaha akazi. Lucas yari head wa department ariko ahora ashwana nabo bakorana bya hato na hato rwose akiyenza. Yari umuntu gukorana nawe byari bigoye cyane kuko yarababangamiraga cyane. Igihe cyaje kugera baza gukinira n'abandi bakozi, baza no gushyira imyanya ku isoko. Sifa nawe yari umwe mu bashakaga ako kazi, nuko aza gutsinda neza n'ibizami byari byateganyijwe by'akazi. Igihe cyo gutangira akazi kigeze, Sifa yagiye nyine kuri kampani aho yagombaga gukorera amaze gusinya contract, nuko agiye kubona abona Lucas aciyeho. Yarikanze biramuyobera, abaza bamwe mu bari aho, nuko bamubwira ko Lucas ari umuhungu wa bosi kandi nyine kari head wa department Sifa yagombaga gukoreramo kuko yari kuba umwunganizi we. Sifa ubwoba bwaramwishe, atangira gutitira, nuko agenda nk'ugiye kwitaba telefone, ntibamenye irengero rye. Baramutegereje baraheba, babura umukobwa burundu. Ese Sifa azemera ze akora aka kazi? Ese azakanga burundu agenda yigumira iwabo? Ese ibyo bizarangira bite? Ese koko Sifa na Lucas baramutse bakoreye ahantu hamwe byagenda bite koko? Ntucikwe rero, byose uzabimenya ubutaha mu gice gikurikira. Sifa yafashe umwanzuro wo kwigendera, agenda nta n'umuntu abwiye kuko yumvaga adashobora gukorera ahantu hamwe na Lucas. Abandi bakomeje gutegereza, wari ushinzwe abakozi akomeza kumubura, yibaza ahantu umukobwa yaba agiye biramuyobera. Yafashe telefone aramuhamagara ariko Sifa yanga kumwitaba. Byageze aho abitekerezaho nuko amwohereza message, aramubwira ati mwari mwakoze kumpa akazi ariko ntabwo bigikunze, nahise ngira izindi mpamvu zantunguye cyane ku buryo nagiye ntanababwiye, umwanya wanjye rwose mwawihera undi. Ushinzwe abakozi Sifa amaze gukupa yabitekerejeho, abona ukuntu umukobwa yari yaje afite kuhaje, ababwira ko nako kazi yaragakeneye cyane, ukuntu yasinye contract yishimye, nuko aravuga ati byanze bikunze uriya mukobwa hari ikintu ampishe kandi igomba kumenya uko byagenda kose. Yahise yongera kureba amanota yari yagize mu kizamini cyanditse ndetse no muri interview, yibuka neza ukuntu babonaga ari umukobwa w'umuhanga cyane. Aravuga ati uko byagenda kose uyu mukobwa agomba kuguma hano. Yahise yongera aramuhamagara aramubwira ati ariko se byashoboka ko nibura duhura tukaganiraho gatoya? Sifa arabyanga ariko amubwira ko wenda ku munsi w'ejo ho bishoboka. Igihe cyaje kugera nuko baza guhura baraganira, nuko aramubwira ati Sifa ndakwinginze mbwiza ukuri, ni ukubera iki wanze kariya kazi kandi narabonaga ugashaka cyane? Ntabwo ari njye gusa nabo twari kumwe muri ofisi barabonaga ko wari witeguye kugakora rwose, ahubwo sinzi ikintu cyakubayeho. Mbwiza ukuri kandi ndakwinginze, ndagufasha icyo kibazo cyawe tugikemure. Ese ntabwo wahishimiye? Ese wenda hari umuntu wahabonye bikagutera ihungabana? Ese byagenze gute? Ni ukubera iki wanze akazi? Sifa yahise amubwira ukuntu we na Lucas bazirana cyane, iteka iyo bahuye batongana, ko rwose ari abantu babiri batajya bahuza mu buzima. Yamusobanuriye byose, nuko bamubwira ko ubwo ikibazo bakimenye bazagerageza kubafasha. Nuko Sifa abitekerezaho neza, areba n'ukuntu yari yamaze gusezera aho yari asanzwe akorera, nuko abona n'ubundi guhita yongera kubona akazi muri ako kanya bitamukundira, nuko yemeza kujya gutangira akazi gutyo.
bari bamusezeranyije ko nta kibazo na kimwe azagira, ko bazahita bamufasha kubwo bamenye ikibazo cyabo. Sifa ku munsi wo gutangira akazi yaje yiyemeje rwose, yumva yamaramaje atagomba gucika intege kandi yumva agomba kuzihanganira uko bizamugendekera kose. Lucas nawe yari yiteguye, bamubwiye ko bagiye kumuzanira umukozi mushya muri departement ye. Akimukubita amaso bakimuzana, nta nubwo rwose yigeze yiyumanganya, yahise yiyamira ati uyu niwe mukozi mushya mwambwiraga. Nuko araseka cyane aratembagara. Nuko ariko ageze ahari ikaruma batangira kumusobanurira bati uyu niwe twakubwiraga, ni umukozi mushya nyine na sister wawe ngo twabikubwiye yitwa Sifa. Nuko Sifa nawe baramubwira bati uyu niwe boss wawe yitwa Lucas, nubwo nyine atari we boss mukuru, ariko nyine niwe head wa department ugiye gukoreramo. Nuko babwira Lucas bati twizeye neza ko muzakorana neza. Bahise babasiga aho ngaho bonyine. Lucas atangira kugenda azenguruka aho ngaho hose akoma mu mashyi ati wow, ndizera ariko ko waje witeguye. Ahari ya video yacu y'ubushize yarakuryoheye, uraje ngo dukore n'utundi twe episode. Ndumva ku munsi hazajya hasohoka hari nka 5. Sifa ahita amubwira ati ariko njyewe kinzanye hano ni akazi, ibyo bindi uri kuvuga ntabyo nzi. Nuko aricecekera yanga kugira byinshi avuga. Lucas yagerageje gushaka kuzana amagambo yo kumwiyenzaho, ariko Sifa agaca bugufi akicecekera. Byageze aho nawe bimuca intege, amagambo atangira kuba makeya, nuko batangira gukorana gutyo. Barakoranye ariko n'ubundi Lucas ntabwo yashakaga ko bakorana habe namba. Yamwiyenzagaho buri gihe ashaka ko bamwirukana, ariko bikanga kubera ko abayobozi bari bazi ibibazo bafitanye. Kandi nanone mu minsi mike cyane Sifa yarahamaze, babonaga ari umukozi mwiza cyane, mu gihe Lucas yabaga akora akazi ko yiboneye, rimwe na rimwe akanagata akigira muri gahunda ze yitwaje ko boss ari papa we, ubundi akaza yasinze. Ibyo byose Sifa yabaga yabishyize ku murongo, ntagire icyuho na kimwe kiboneka. Byasaga nkaho muri icyo gihe Sifa ari we head wa department, kuko Lucas yakoraga gake cyane gashoboka, ndetse yataza kuba umwana w'abayobozi n'ubundi baba baramwirukanye kera. Sifa rwose kuva yatangira akazi hari impinduka zigaragarira buri wese. Ubundi department ya Lucas niyo yahoraga iza ku myanya ya nyuma mu gukora nabi, noneho yari itangiye kuza mu myanya y'imbere cyane. Jeff wahoraga agirira ishyari Lucas noneho byaramuriye kurushaho, kubera ko yari abizi ko byose uri kubikora ari Sifa nta wundi. Yatangiye gushaka ukuntu yamushyira hasi, kubera ukuntu yabonaga asa nkaho yatumye izina rya Lucas rizamuka. Nuko atangira kubwira Lucas atari kuri ya mukobwa kumushyira hasi byarakunaniye, niba kumwirukanisha byaranze, washatse ikindi kintu wamukorera kizatuma rwose agasuzuguro yahoraga gusuzugura iteka gashira. Lucas ati ibyo kumwihoreraho ntago nabiretse, ariko nabigendesheje gakeya kubera ukuntu nabonye bisa naho akazi kanjye kose ari usigaye akankorera. Jeff akomeza kumubwira ati ariko ibyo ntago ari byo, njyewe mbona rwose bidakwiye, ibyo uriya mukobwa yagukoreye ntago ari byo, yaguciye amazi cyane kuva kera, ntago rwose mwakabaye mukorana nk'uko mumeze, mbona waramwihoreye. Ese urabona atazakomeza kugusuzugura? Lucas atari ko se ubundi urabona twamukorera iki? Nko kumwohereza se wenda nk'abarara bakamukubita, kumufungisha se twakora iki koko? Ko hari n'igihe nyishaka nkakibura. Jeff atari ko ntukabe umwana, n'ibirenze ibyo twabikora. Lucas ati njyewe mbona nta kintu mfite cyo gukora, kuko mu minsi yashize nagerageje uko nshoboye, mwiyenzaho uko nshoboye rwose kugira ngo yiyirukane ku kazi, ntako ntagize ngo mubabaze, ariko byaranze. Rero aho bigeze nabaye nk'ubyihoreye. Jeff akomeza kumwagiserera atari ko wagiye wibuka ibintu byose yagukoreye, ukuntu yagututse, amagambo yose mabi yakubwiye, ukuntu yagusuzuguye, ibyo byose urashaka kubyibagirwa koko?
umuntu wavuze ngaho kugira ngo akundane nawe yapfa bakamuhamba, ubwo koko urumva agasuzuguro k'uriya mukobwa kadakabije? Lucas nawe yakomeje kubitekereza, yumva koko n'ibyo yumva atagomba kubyihorera, agomba kugira ikintu akora. Yatangiye guhimba imitwe y'ikintu yazakora, nuko abona byose azabigeraho ari uko amwigizeho inshuti. Yatangiye kumwigiraho inshuti, Sifa akabona ntago bisanzwe, akabona Lucas yarahindutse cyane, akabije kuba umwana mwiza. Yamubaza uko byamugendekeye, akamubwira ati Sifa, ndimo ndicuza ukuntu waje hano nkakwakira nabi rwose, n'ukuntu twahoraga dushwana buri gihe, kandi naraje gusanga uri umwana mwiza rwose. nk'ubu ngubu ndagira ngo ngusabe uze tujyane ahantu twicare twiyunge, dusabane imbabazi, kuko n'ubundi rega nta kintu dupfa. Sifa yamaze igihe kinini abitekerezaho, ariko agahora amuhakanira. Lucas agakomeza amwinginga ati ndakwinginze ngwino rwose tugende, ese kubera icyo ukomeza kwanga kumpa imbabazi? Sifa ageze aho yumva ko agomba kumubabarira kubera ukuntu yari asigaye yarabaye umwana mwiza. Sifa yatangiye kugenda amwizera gake gakeya, nuko aza no kumwemerera, bagenda barasohoka nyine bajya ahantu Lucas yari yamubwiye. Hari ahantu hari ibiti binini, ahantu hari akayaga mu busitani. Lucas imodoka ye yari yayisize ayiparitse ahagana ruguru ku muhanda, nuko barakomeza nyine baratembera. Sifa akabona ari kumujyana ahantu mu ishyamba, Lucas agakomeza amubwira ko ari ahantu heza cyane yamuhitiyemo, hatuje, hameze neza, hatari rwaserera, ko yumva rwose bakeneye kuganirira ahantu nk'aho ngaho. Sifa atari ko se ubu byari ngombwa kunzana ahantu nk'aha ngaha koko? Lucas atari ko se ahantu nk'aha ngaha urabona hatameze neza? Ni heza, hari amafresheri rwose, kubera ibyo nagukoreye nashakaga yuko tuganira nyine nta kavuyo. Naragututse, naragusebeje, nagukoreye byinshi bibi. Sifa, ndakwinginze mbabarira. Bakiri aho ngaho nta n'akanya karashira, ikirere cyatangiye guhinduka, bisa naho imvura ishaka kugwa. Sifa yatangiye kumubwira ati Lucas, tugende tuva aha hantu tujye mu modoka tugende, dore imvura igiye kugwa. Lucas aramubwira ati ariko se nawe ntukagire ubwoba, iyihe mvura se? Urabona koko iriya ari imvura yagutera ubwoba? Reka tube tuganira. Imvura yatangiye kuba nyinshi. Sifa aramubwira ati Lucas, tugende, ariko hari abantu rwose biriya bijojo by'imvura bitajya bigwa neza, uzi ko ngewe mpita ntangira no gufuruta, ariko ndakwinginze tugende. Lucas bigendeshaga gakeya, nuko imvura itangira kuba nyinshi, batangira kugenda basa nkaho biruka, nuko Sifa asa nk'umufata akaboko kugira ngo amufashe bagende, kuko hasaga nk'ahazamuka, ariko Lucas ahita amwishikuza ati ndekura se, ubwo nta soni uratinyuka no kumfata usa nkaho unsaba ubufasha? Mu kurekura Sifa yahise anyerera, nuko amanuka ahantu hepfo cyane habi cyane hameze nabi. Lucas ahita amusiga aho ngaho agenda yirukanka, ari nako kandi imvura ikomeje kuba nyinshi cyane. Sifa yahise agwa ahantu bisa nkaho ari mu mwobo, nuko atangira gusaba Lucas ubufasha ati ndakwinginze mfasha. Lucas ahita agenda yirukanka, aramubwira ati rwose nushaka uhapfire, naba ngize Imana utazangarukira no mu buzima ukundi. Sifa yarababaye, ntabwo yari azi ko Lucas yamuhemukira gutyo. Ni ubwa kabiri yari yongeye guhemukirwa n'umuntu w'igitsina gabo. Ubwoba bwaramwishe, noneho ariko aterwa ubwoba cyane n'ukuntu imvura yari ikomeje kugwa, ari no kurwana no kuva aho hantu yari amaze kugwa. Lucas we yari yigendeye kera rwose, amaze kugera ku muhanda, agiye no kwifatira imodoka ye ngo yigendere. Akimara kugera ku modoka ye, Jeff yahise amuhamagara ati none se ko butangiye kwira, nkoherereze ba basore banjye? Lucas ati rega ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa, ahantu rwose musize ntabwo ashobora kuhava, ubanza hari yanahapfiriye. Ni ahantu habi cyane mu mwobo munini, sinzi niba hatarimo n'ibikoko, kandi imvura ni nyinshi irimo kugwa cyane, ubwayo rwose iramwihera isomo. Sifa hari bye uyu munsi bishobora kuba biri buze kurangira. Lucas yahise yinjira mu modoka ye, nuko arayatsa arigendera.
ageze imbere gatoya ariko yatekereje ku byo amaze gukora, umutima uranga uramurya, kugenda biranga neza neza biramunanira. Yahise asubira inyuma nuko agenda amanuka yirukanka ngo ajye kureba Sifa, agenda asenga ati Mana yanjye ntabara Sifa nsange nta kintu kibi cyamubayeho, ndakwinginze Mana yanjye mfasha, iyi niyo nshuro ya nyuma ndaba ngerageje kumukorera ikintu kibi. Yagiye yirukanka cyane nuko ageze ahantu Sifa yari ari, ubwoba buramwica. Imvura yari mbi cyane irimo urubura rwinshi cyane ku buryo Sifa rwose yari yageze aho ngaho arananirwa n'imbaraga zo kuzamura akaboko kugira ngo yake ubufasha yazibuze neza neza. Ubukonje bwari bwinshi, atangiye kumera nabi cyane. Lucas ubwoba bwakomeje kumwica ariko nyine nk'uko yari aje yemeje kumufasha, yahise agerageza nuko amufasha kumukura aho yari yaguye, nuko aramuterura amujyana mu modoka. Yari afite ubwoba bwinshi cyane kubera ukuntu yabonaga Sifa atangiye kumera. Yamukuyemo imyenda yo hejuru yari yatose nuko amwambika ikoti yari afite mu modoka ye, nuko arangije ashyushya n'imodoka aramwirukankana amugeza kwa muganga. Ibyo bintu byose kandi uko byabaga nta muntu n'umwe wari uzi ibyababayeho kubera ko fone ya Sifa ntago yari akifite. Ubwo Lucas yamuteruraga amuzana yacacomotse nuko iva mu mufuka w'ipantaro yari yambaye igwa hasi, irakururuka igera hepfo cyane, igenda Lucas ayireba ariko abura ukuntu ajya kuyizana kubera ukuntu ikintu cya mbere yari ashyize imbere ari ugutabara Sifa. Telefone ye nawe kandi yari yanyagiwe cyane yagiyemo amazi ku buryo yari yahise iva ku murongo. Nta muntu n'umwe wongeye kumenya amakuru yabo. Gusa hanze ho hari hatangiye gucicikana inkuru kubera Jeff akimara kuvugana na Lucas yahise rwose atangaza amajwi make mu byo bari bamaze kuvugana, avuga yuko Sifa ahantu ari ashobora no kuza kuhapfira, nuko ahita amuripotinga kugira ngo baze no kumufata bamushinje kwica umuntu. Ibyo byose Lucas nta na kimwe yari azi aho yari yibereye kwa muganga. Abashinzwe umutekano batangiye kumuhiga ariko we nta makuru na make yari afite kuko yari yibereye hamwe na Sifa kwa muganga. Bari aho kwa muganga bwari butangiye no kwira, nuko Sifa akomeza aho ngaho aryamye asinziriye. Lucas agakomeza kumwitegereza agasenga Imana ngo Mana mbabarira umukobwa aze kumera neza, ndahita amusaba imbabazi bya nyabyo kandi rwose sinzongera gushwana nawe. Yakomeje kumwicara aho ngaho imbere nuko amufata ikiganza anakomeza kwibaza atari ko se ubundi uyu mukobwa ubundi buri gihe dupfa iki koko, ni ukubera iki duhora dushwana, ariko se ubundi muzi he, mba mbona wagira ngo si ubwa mbere mubonye, ese ubu nawe ari mu bakobwa twaba twarigeze kubonana? Rega nanjye mu busore bwanjye nitwara nabi cyane, nabonanye n'abakobwa benshi bamwe nanasinze sinabamenye, gusa rwose Mana numfashe irya none uyu mukobwa akaza kumera neza ntibinangireho ingaruka, nta rindi kosa nzongera gukora ndabigusezeranyije. Yakomeje gutekereza ibintu byinshi, nuko agiye kubona abona Sifa arakangutse, nuko bahuza amaso abona Lucas amufashe ikiganza. Sifa yahise yibuka ibintu byose yamukoreye, ukuntu yari agiye kumusiga aho ngaho, ukuntu bisa nkaho yari yaje aho ngaho kugira ngo amwihimureho, nuko ahita amwishikanuza aramubwira ati ndekura ntuzongere no kumfata ukundi. Lucas yahise atangira kumusaba imbabazi ariko noneho bya nyabyo, ati Sifa mbabarira ndakwinginze, noneho ngusabye imbabazi bya nyabyo, cyagiye nakubeshyaga ariko ngusezeranyije ko ntazongera kukubabaza ukundi, ndakwinginze mbabarira. Muri iryo joro muganga yahise yinjira aje guha Sifa imiti ngo anarebe uko ameze. Muganga yasanze Sifa ameze neza cyane, nuko aramubwira ati Sifa ndabona umeze neza rwose. Sifa ati meze neza pe, ahubwo mu gitondo muhite munsezerera nitahire. Muganga aramubwira ati ntacyo turareba uko uraba umeze. Sifa yamusabye kumufungira serumu yari irimo kuko yari imaze gushiramo kugira ngo yongere aryame asinzire. Muganga amaze kugenda, Sifa na Lucas barongeye basigara aho ngaho bonyine. Lucas akomeza gusaba imbabazi ariko Sifa aramwihorera
ariyorosa nuko arisinzirira. Lucas nawe yageze aho agatotsi karamufata asinzirira muri ya ntebe yari yicayemo. Mu gitondo Sifa yakangutse mbere nuko areba Lucas aho yari muri ya ntebe yasinziriye, nuko akomeza kumwitegereza. Nuko aratekereza ati ariko nyamara uyu muhungu nubwo rwose abaho mu kavuyo kenshi, ariko ashobora kuba ari n'umwana mwiza, kuko iyo ataza kuba ari umuntu mwiza ntabwo yari kugaruka inyuma kugira ngo antabare. Sifa yakomeje kumwitegereza nuko agakomeza kwibaza ukuntu umuntu aba mwiza gutya ariko akaba afite umutima w'ubutindi nk'uwo yari amubonanye muri ako kanya ashaka kumusiga. Lucas nawe yahise akanguka nuko abona Sifa arimo kumureba, ariko ahita yijijisha nk'aho atamurebaga. Ariko nyine Lucas aramubona yuko yari arimo kumwitegereza, nuko aramubaza ati wari urimo kundeba iki se? Nari nasinziriye nasamye cyangwa nari ndimo kugona? Sifa yumvise bimusekeje ariko ariyumanganya arikaruma, nuko aramubwira ngo wari urimo kugona nyine, ubundi si umuntu ugira umutima mubi nkawe urumva warisinzira gute? Lucas yahise ashaka kugira ngo abyuririreho batangire baganire, ariko Sifa aramukanira arabyanga. Lucas arongera amufata ikiganza ati ariko Sifa, ushobora kuba unafite ikibazo gikomeye cyane. Ni ukubera iki unyanga cyane? Nako ni ukubera iki wanga abagabo cyane? Ni ibintu maze kubona aho dutangiye gukorana, ntabwo ari njye njyenyine gusa wanga, abantu bose b'igitsina gabo mbona rwose ubu bafitiye umushiha. Ubwo Sifa arahigima aramwihorera, ahita yongera aramwishikuza. Lucas ati ariko kuki ukabya nk'uko kugufata ikiganza gusa uba wumva bitwaye iki koko? Ubu se nkusomye noneho wabigenza ute? Lucas mu buderanjeri bwe yabivugaga yamwegereje umunwa koko nkaho ashaka kumusoma. Sifa ahita arakara cyane, ahita ahaguruka ku buriri aho yari aryamye nuko aramuhirika. Lucas yikubise hasi ahita agomeza kuharyama, ntiyongera kuhabyuka no kunyeganyega. Sifa abonye ukuntu Lucas yaguye hasi ntiyongere no kunyeganyega, ubwoba bwaramwishe agira ngo aramwishe. Atangira kugira ubwoba bwinshi cyane, atangira kumukomanga yumva umuntu ntakoma. Yatangiye kugerageza kumuterura wenda ngo amushyire ku buriri, ariko biramunanira kubera imbaraga ze nkeya no kubera ukuntu yari yaguye mu mwobo ameze nk'aho imitsi ye yagiye itonekara. Yamurekeye aho ngaho hasi akomeza kumunyeganyeza cyane, ariko bibi by'ubusa akabona umuhungu ntakoma. Sifa yatangiye kumukomanga ku gituza ati Lucas, ndakwinginze kanguka, ubu se nkora iki? Mpamagare muganga, mana yanjye ntabara, ubu se koko bagiye guhita bamfunga koko? Ni mana yanjye wambabareye koko nkaba ntamwishe. Yakomeje kuvuga amagambo menshi, akomeza avuga ati mana yanjye ibi ngibi koko ni ibiki? Ubu nishe umuntu koko? Mbabarira ukangure Lucas, mbabarira umukangure basi mbanze mubwire ko namubabariye. Mana mfasha ndakwinginze, numfasha agakanguka akamera neza rwose ndahita musaba imbabazi kandi nawe mubwire ko namubabariye, mu rwego rwo kugira ngo ngushimire ntago nzongera gushwana nawe. Muri aka kanya turahita twiyunga, mana ndakwinginze ngaho kora ibitangaza. Sifa yavuze ayo magambo yose, ariko yakongera kumunyeganyeza akumva umuhungu ntakoma, ubwoba bukomeza kumwica. Sifa yabonye Lucas adakanguka, abona gahunda nta yindi usibye kujya kureba muganga hakiri kare, byibuze ngo azarebe icyo yakora. Nuko aravuga ati rwose nibaze barebe nibasanga byanarangiye nta kundi nyine, ubwo nimba ari ugufungwa ndafungwa. Sifa agifungura urugi kugira ngo ajye kureba muganga, yahise akubitana na muganga n'ubundi yinjira aje kubareba. Sifa n'ubwoba bwinshi nkuko nyine ariko yabuze aho ahera avuga ati muga. Ataragira ikindi avuga muganga ahita amubwira ati Sifa umeze neza? None se ko mbona wari ukurwaje aryamye hasi, byagenze bite? Lucas yahise yijijisha
nkaho rwose atazi n'igihe yaryamiye, ati ariko mana yanjye we ibitotsi si ikintu, ubu se koko byageze n'aho ndyama hasi, gusa kurwaza ntabwo ari ibintu byoroshye pe, munyihanganira ibitotsi byari byanyishe. Muganga ahise amubwira ati yo se niko byakugendekeye, ibitotsi byakwishe, nyamara buriya nuko utatubwiye, iyo tubwira twari kugufasha tukaguha nka matera wenda, cyangwa se twakwereka ahandi hantu wakiryamira, cyane yuko umuntu urwaje twari tumaze kubona ko ameze neza atarembye cyane. Lukasi ati mumbabarire ibyo ntago nabitekereje, ariko nta kibazo n'ubundi meze neza. Lukasi yahise yahaguruka aho ngaho, nuko nyine yicara mu ntebe. Muganga abaza Sifa uko ameze, Sifa avuga ko ameze neza rwose, ko yari agiye no kujya muri dushe. Muganga aramubwira ati nta kibazo ngaho genda ukarabe, mu kanya dushobora no kuza nuko twagusezerera. Muganga amaze kugenda, Sifa yariruhukije nuko ashimira Imana, atangira no gukubita ibishyi Lukasi. Turabona ukuntu wari wantesheje umutwe, wandishije umutima, uzi ukuntu ubwoba bwari bwanyishe, umutima wendaga kumvamo byose ari ibintu urimo kwigira, uri umwana mubi, mana yanjye we cyakoze Imana ishimwe. Lukasi aramuseka atari kuzi kuri feke, burya koko wabonaga napfuye. Lukasi akomeza kumwibutsa ibintu byose yakoze, ati ukuntu wanteruye wigizije nkakunanira, rwose numvaga ngiye no guseka. Babisubiyemo nuko bose baraseka. Lukasi ahita amubwira ati ngaho kora ibyo wasezeranyije Imana byose, amasengesho yose wasenze nayumvise, ibyo wabwiye Imana nabyumvise, ko rwose ninongera kumera neza uri buhite umbabarira, turi busabane imbabazi, ko nta kintu tuzongera gupfa, ngaho rero bikore. Sifa yahise amubwira rwose ko amubabariye kandi ko nta kintu na kimwe bazongera gupfa. Nuko Lukasi nawe amusaba imbabazi, bose barababarirana, nuko baravuga yuko bagiye gutangira umubano wabo bundi bushya, ko ibya kera byose bagiye kubisiga inyuma bakabyibagirwa. Basabanye imbabazi, baravuga bati ariko se ubundi igihe cyose twahereye dushwana, ubu koko byatumariye iki? Bumvikanye yuko rwose ibyo bintu bitazongera kuba hagati yabo. Sifa yahise amubaza ati fone yanjye siri he? Nuko Lukasi amubwira neza uko byose byagenze, ko yatakaye, kuko n'isakoshi ye nayo yari yasigaye hahandi, kuko Lukasi nta mwanya yari afite wo kwita ku bintu byose, ko icyo yari ashyize imbere ari ubuzima bwe. Nuko ariko amusezeranya yuko azamugurira indi telefone. Sifa ati ibyo si ngombwa, ni ibyago twagize, nanjye rwose nzayigurira. Lukasi ati hoya rwose ngomba kwica amande, byose ni amakosa yanjye. Baje kubasezerera ngo batahe, nuko Lukasi ageza Sifa mu rugo, ariko amusezeranya ko ari buze kongera kugaruka kumureba, amuzaniye fone nk'uko yari yabimusezeranyije. Lukasi akigera aho yabaga, yagiye yumva afitiye Jeff inkuru rwose yo kumubwira ukuntu we na Sifa biyunze, ariko nyine yatangajwe nuko akihakandagiza ibirenge nta n'iminota rwose na 20 yashize bataje kumufata bamushinja kwica umuntu. Lukasi byabanje kumucanga, atari ko se umuntu nishe ninde koko, njyewe n'iki nakoze? Yakomeje guhakana, ariko nyine ahita amenya yuko uko byagenze kose amakuru yatanzwe na Jeff kubera amagambo bari bavuganye. Lukasi yahise atangira gutekereza amagambo mama we yageze kumubwira, ko uwo muhungu rwose atari umuntu mwiza, kabishatse yamwirinda, nyamara w'icyo gihe ntabashe kubibona. Yahise atangira gutekereza ibintu byose bibi yagiye anyuramo kubera uwo muhungu, abona noneho ukuntu yaragiye no kumufungisha, abona nta nshuti yari afite. Bidatinze Jeff yahise aza kumureba kuri sitasiyo yari afungiweho, atangira kumubaza amakuru anamuha pole. Lukasi nawe wari wamaze kumenya ubwenge, yanga kugira ikintu amutangariza cy'uko wenda Sifa yaba ari muzima kandi nta kibazo yahuye nacyo. Yatangiye amubwira ati rwose wihangane ku byakubayeho, sinzi uko byagenze kugira ngo batahure imigambi wari ufite kuri Sifa. Ese ubundi ubungubu Sifa ameze ate koko? Numvise bavuga yuko bagiye kumushakira aho mwari muri, nuko bakamubura, cyakoze ngo babonye telefone ye n'isakoshi ye.
ese ubwo we yaba ari he koko waramwishe? Lukasi aramubwira ati inshuti yanjye ibintu byabaye ni birebire, ndakwinginze mu mwanya, ndumva muri aka kanya njyewe ntafite ikintu nagusobanurira. Ibyanjye na Sifa ubishatse waba ubihariye inzego zibishinzwe. Sifa wa Kigeli iwabo bari batunguwe no kumubona kuko bari bazi ko yapfuye. Yasanze iwabo ari amarira gusa, ari iyo nkuru mbi rwose iri iwabo mu rugo, nuko bamwereka ibintu biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, nawe abibonye arumirwa. Yagerageje guhamagara Lukasi ngo amubaze niba ibyo bintu nawe yaba yabibonye, ariko nyine ahita yibuka yuko telefone ye itariho. Yashatse amakuru kugira ngo ajye kumureba ahantu yabaga, ariko nyine ahita yumva yuko yafashwe, yafunzwe kandi azira kuba ari we uri inyuma y'urupfu rwa Sifa. Sifa yahise agenda kumureba, nuko atungurwa no kumusangana na Jeff aho ngaho bari bahagaze. Jeff agikubita amaso Sifa nawe ubwoba buramwica kuko yaramubonye ari muzima nta n'agakomere na gato afite. Nuko kandi atungurwa no kumubona ari gusekana na Lukasi bishimye, arimo amubwira ati humura rwose hano ndahava ari uko nawe uhavuye. Jeff ibimwaro byaramwishe, nuko ahita akataragenda n'isoni nyinshi cyane, yabuze n'ikintu yavuga. Nuko Sifa na Lukasi basigarana aho ngaho. Sifa koko nk'uko yari yabivuze yakoze uko ashoboye kose, nuko ataha na Lukasi bamaze kumurekura. Kuva ako kanya Lukasi yahise ahumuka amaso, abona ko bya bigare bye bagendanaga nta kindi kintu na kimwe byamumarira, abona nta kamaro na gake byigeze bimugirira usibye kumuruha gusa nta kindi. Sifa yaramwihanganishije amubwira ko ibyo bibaho, ariko ko icyiza ari uko agize Imana nyine akaba avumbuye yuko inshuti ze zashakaga kumugambanira. Lukasi yabonaga Sifa ari umukobwa w'umunyabwenge kandi nyine wo kwizerwa, batangira kujya baganira ibintu byinshi, batangira kuba inshuti gutyo. Ibyo gushwana no guhangana byahise bihagarara rwose nk'uko bari babisezeranye bakiri kwa muganga, ahubwo batangira kwibera inshuti cyane. Bakundaga kumara akanya kanini bari kumwe baganira, nyuma y'akazi cyane cyane rwose niwe babaga bari kuvugana. Gusa ikintu cyababazaga Lukasi iteka iyo yaganiraga na Sifa, yamubwiraga ukuntu atazigera ashaka umugabo. Lukasi yabimubaza cyane akabona Sifa biri kumujyana kure, ariko nyine ntamubwize ukuri. Yanze kumuhatiriza aramwihorera, ariko nyine bitangira kumucanga kubera ukuntu yumvaga asigaye amukunda. Yakibaza ukuntu azabimubwira n'ukuntu amubwira ko nta mugabo azashaka, akabura ahantu na hamwe yabihera. Igihe cyaje kugera Lukasi aza kurikocora amubwira ko amukunda, ariko Sifa akimara kubyumva nuko aramubwira ati ariko se koko Lukasi ibyo uri kumbwira nibyo? None se njyewe sinigeze nkubwira ko ntazigera nshaka umugabo? Urumva rero ko no gukundana nawe rwose ari ibintu bitashoboka. Lukasi yaramubwiye ati mbabarira ndakwinginze wica intege, basi mbwira ko uzabitekerezaho. Sifa ati nta kibazo ngaho ubwo nzabitekerezaho nzakubwira. Igihe kinini cyarashize Sifa amubwira ko arimo kubitekerezaho, ariko n'ubundi igisubizo aho kiziye kiza ari wowe. Nuko Lukasi aramubaza ati ariko se ni ukubera iki? Ese ni uko nahoze ndi umwanzi wawe? Ese ni uko nahoze ndi ikirara? Ese ni ukubera iki? Nimba rwose ufite impungenge z'ukuntu nari ikirara, nyizera narahindutse, nanjye hahise hanjye hose ndahicuza. Humura rwose ntabwo nzigira nkubabaza. Sifa yamubwiye ko atari yo mpamvu, ko ahubwo yahemukiwe mu rukundo ku buryo atazanashaka umugabo kubera ibintu bibi cyane yanyuzemo. Lukasi yamubajije ibyo ari byo, ariko Sifa yanga kubimubwira. Lukasi yanga gukomeza guhatiriza, agenza gake gake kugeza wenda igihe Sifa we azabona ko ari ngombwa yuko yabimubwira. Igihe cyaje kugera nuko Sifa amubwira inkuru ye yose y'ibyamubayeho hagati ye na Eddie. Yamubwiye byose ntacyo amukinze, kugeza n'aho atarazi se w'umwana we Jami. Lukasi yumvise iyo nkuru ya Sifa arikanga, yumva umusatsi umuvuye ku mutwe,
yumva rwose ibyo bintu wagira ngo hari ahantu abizi. Yamubajije hoteli bari barimo, nuko Sifa arayimubwira. Akimara kubimubwira, Lucas yabuze aho akwirwa neza no kwicara bitangira kumunanira, nuko atangira kumubwira ati ariko se Sifa, witeguye kuzababarira umuntu waguteye inda? Sifa aramubwira ati ntabwo nanjye nzi ikizakurikiraho, gusa icyo nsaba Imana ni ukugira ngo nzamumenye gusa. Nuko Lucas akomeza kumera nk'aho bimucanze. Sifa arabibona, atari ko se ko mbona byaguhangayikishije cyane, wababajwe n'inkuru yanjye y'ukuntu byangendekeye. Nuko Lucas ati ndumva byandenze, ndumva rwose ntafite n'ikintu navuga. Nuko Sifa ati byihorere, ni njye ubizi, uzi ukuntu bimpangayikisha umwana wanjye ahora ambaza papa we ariko simbashe kumumenya. Baribaza nti ese ubu bizagumiza gutya kugeza ryari koko? Ese umwana wanjye ni ryari nzabasha kumubwiza ukuri? Sifa yakomeje kubwira ibintu byinshi Lucas ageze ati humura Sifa, nanjye rwose ngiye gutangira ngo ufashe kandi ndakwizeza yuko se w'umwana wawe azaboneka. Sifa ati ibyo ngibyo byihorere, byikirwa binagutesha umwanya, kuko n'umukunzi wanjye Eddie wabinshoyemo byose, nawe nta kintu na kimwe arabasha kuntangariza. Nuko ahora ambwira ngo azamfasha, ahari cyiza niyakire, menye yuko ntazigera mumenya. Nuko Lucas ati humura Sifa, kandi ngewe rwose se w'umwana wawe nkwijeje kuzamukumenyera mu minsi mike cyane. Lucas yahise amusezeraho aragenda. Nuko mu minsi yakurikiyeho ajya kureba Sifa mu rugo, nuko asanga na Jamie arahari. Amusaba Sifa ati ese wamumpaye tukajya gutembera? Sifa ntago yashoboraga kumumwima, kuko umwana we nawe yakundaga Lucas kubi, kandi n'abantu bose birirwaga bababwira yuko basa. Nta nubwo ari na nshuro ya mbere rwose bari kuba bagiye gutemberana. No kuri iyo nshuro rero yaramumuhaye ngo bagende batembere. Icyo gihe barimo gutembera, batembereye ahantu henshi batandukanye. Nuko Lucas ajya no kumupimisha DNA, aho ibisubizo biziye. Lucas yarabibonye ati nari mbizi, nari nzi neza rwose ko ari uko bizaza bimeze. Ese ubu koko Sifa azabyakira gute? Ese ubu mbimubwire? Ese ubu mwihorere? Ese ubu nkora iki? Lucas yahise yibuka agahinda yabonanye Sifa, ati byanze bikunze agomba kumenya ibi bisubizo, ikizakurikiraho uko bizaba bimeze kose umuntu azabyakira. Mu minsi yakurikiyeho Lucas yasabye Sifa ko bahura. Nuko aramubwira ati Sifa, ese witeguye gute kwakira inkuru ngiye kukubwira? Sifa ati niteguye gute? None se nyine iyo nkuru ko nayizi, urumva nakitegura gute nyine? Atari kuko biri kose ndumva inkuru waba umfitiye itaba ari mbi. Lucas ati simbizi niba ari mbi cyangwa nimba ari nziza kuri wowe, gusa icyo nzi cyo nuko ugomba kubimenya. Sifa atari ko se kutangiye kuntera ubwoba, ngaho mbwira. Lucas aturabizi neza ko maze iminsi narakwemereye kugufasha ise w'umwana wawe Jamie, rero namumenye. Sifa ati uravugisha ukuri, nizere ko utarimo kumbeshya. Nuko ahita ahaguruka aramuhobera ati mana yanjye urakoze rwose, wumve yuko gushimiye Lucas. Ngaho mbwira ise w'umwana wanjye ninde kuko, basi nyereka ifoto ye. Lucas ati wamukwereka se? Sinkwereka ifoto ye. Sifa atari hese, ari hafi hano se? Ngaho se tugende tujye kumureba, cyangwa umuhamagare aza dusanga hano, ariko numva byaba birimo kuntindira, ngwino tujye kumureba. Lucas ati tuza Sifa, humura rwose uraza kumubona, humura ari hafi ahangaha, wishaka kwihutisha ibintu cyane, banza utuze nyine nkubwire neza. Sifa ariko se ubwo urumva natuza gute? Ariko uzi imyaka yose maze mfite amatsiko yo kuba namenya papa w'umwana wanjye, ndakwinginze rwose. Akikomeje kumubwira ibyo, Lucas yahise akuraho impapuro. Atari ko se
reka aho kugira ngo mukwereke wenyine, reka mukwereke hamwe n'izi mpapuro zo kwa muganga zibikonfirima, utagira ngo wenda ndimo kubeshya. Sifa ati ngaho nyereka, ahubwo urimo urantindira. Yahise amuhereza impapuro zo kwa muganga, nuko Sifa nawe arazakira n'amatsiko menshi, nuko azisoma yitonze. Nuko ariko ukagenda bisoma ukabona ntari kubyumva neza. Ati Lukasi, ibi ni ibiki? None se amazina ndi kubona hano ko ari ayawe? None se ni gute waba se w'umwana wanjye? None se cyangwa washatse kumwiyitirira kubera ukuntu musa cyane no kubera ukuntu nyine umwana wanjye agukunda? Ariko se ibyo wabikorera iki kugira ngo mbeshye? None se wabikoze kugira ngo agahinda murana ko kutamenya se w'umwana wanjye gashire karangire, nuko nkwemerere dutangire dukundane? Lukasi, ibi ngibi ntabwo mbyemeye rwose, ni ibihimbano, ntabwo ibi ngibi ari byo, njyewe sinanabyemera. Waba se uhuriye hehe n'ibyambayeho? Lukasi yahise amubwira ati Sifa, uko niko kuri, ni njyewe papa w'umwana wawe Jami. Mbabarira nagutesheje igihe nkwangiriza ubuzima kubera uburara bwanjye kera nari nibereyemo. Sifa ati ariko njyewe ntabwo ndi kubyumva. None se ni gute mana yanjye? Ubu se ngukorera iki? Ubu se nkora iki koko? Ubu se nkurya inzara? Nkora iki? Lukasi ati ngaho ndya inzara nk'uko ushaka, icyo wumva wankorera cyose, nushaka unkubite, nushaka untuke, ntabwo nzi ikintu wumva wankorera kugira ngo wumve uruhutse mu mutima, gusa nzi ko icyo wakora cyose waba ufite rezo yo kugikora. Sifa ageze haratuza atari ko se Lukasi, turetse izi mpapuro zo kwa muganga byagenze bite? Wowe twahuye gute? Nuko Lukasi aramubwira ati Sifa, urabizi ibyo nanyuzemo kera, urabizi ukuntu nari ikirara na biriya bigare twirwaga tugendana. Icyo gihe twari ahantu hamwe kuri hoteli nyine turimo tuganira dutera story, turimo kunywa amayoga, twanasinze bamwe muri twebwe nyine, nuko dutangira gutera story y'ukuntu nta bakobwa b'amasugi bakibaho. Turimo tuganira, hari umuhungu wahise ahanyura, ashobora kuba yaraje kureba bosi w'aho ngaho, nuko nyine aratwumva, yumva ibiganiro twari turimo, yarahagaze hirya gato, ari kubona asa nkaho nawe rwose yabaye interested kuri icyo kiganiro. Nuko kubera ko ari njyewe wari urimo nagiserera abantu mbabwira ngo uzanshakire uwo mukobwa, ndamuha amafaranga menshi cyane. Nuko uwo muhungu ahita nkurura, arambwira ngo uwo mukobwa yamumbonera, ngo nimba nanabishaka rwose no muri iryo joro ngo yamunzanira aho ngaho. Njyewe rero wapfushaga amafaranga ubusiko niboneye, numvaga nta kintu na kimwe nakora, ni n'ibintu rwose nakoze ako kanya ntanabitekereje. Koko niko byagenze, uwo muhungu yahise anzanira uwo mukobwa nyine muri iryo joro. Ubwo nyine yari wowe, nagusanze aho ngaho muri icyo cyumba, ngira ngo ni nayo mpamvu iteka nakwitegerezaga nkabona wagira ngo hari ahantu nkuzi, ariko nyine kubera ibyo nanyuragamo ntabwo nabaga mbyitayeho. Lukasi yakomeje kumubwira uko byose byagenze, nuko Sifa yumva nibyo koko, nuko amubaza umwaka byabereyemo. Sifa yumva byose birahura, aramubwira ati ndabyibuka kuko bwari buke haba n'umunsi w'abakundana. Nashigutse mu ijoro ntekereje ibyo nakoze, ntekereje ko nshobora kuba nyine nagufashe ku ngufu ukangutse, ushobora kumbona ugahita undi potinga, nuko mpita ngenda nirukanka, nsigaho ngaho amafaranga 100 y'itike, nishyura na fagitire nyine y'aho ngaho, ndangije ndigendera. Numvaga mfite ubwoba bwinshi, ni ubwa mbere nari nkoze ikintu kikantera ubwoba. Sifa yarabyumvise byose, yumva niwe koko, yumva niko byagenze. Sifa yahise avuga ati numvaga ngiye guhamagara Eddie nkamubaza neza ahantu mwaba mwarahuriye, ariko numva rwose bitakiri ngombwa kuko ibyo umbwiye byose neza neza birahura 100%. Ubu se ngushimire ko wemeye kumbwiza ukuri, ubu se nkubabarire kubera uri se w'umwana wanjye, ubu se nkutura umujinya wose namaze mfite kubera ibyambayeho kandi byose ari wabiteye. Ubu se nkora iki koko? Babarira umbwira ikintu nakora mu by'ukuri.
Lukasi ati sindi buguhatirize ku mwanzuro uri bufate kuko byose uri bukore biraba bikwiye. Naraguhemukiye, nakoze amakosa menshi muri icyo gihe, ntabwo nari nzi ko bimwe bizagenda bingiraho ingaruka mu myaka izakurikiraho. Lukasi yabwiye Sifa ati Sifa, ngaho banza ubitekerezeho neza urebe nawe icyo wakora. Sifa yamubwiye ko agiye gutekereza neza ku mwanzuro yafata, ati simbizi, rimwe numva nagushimira ubundi nkumva nagutuka, ntago mbizi pe. Sifa yaragiye. Mu minsi yakurikiyeho nuko Edi nawe aza kuza kugaruka, amubwira yuko amukunda cyane kandi amusaba n'imbabazi rwose ku byabaye, ati ndakwinginze ngwino tujyane nguhindurire ubuzima. Sifa yaramubwiye ati ariko Edi, nta n'isoni ujya ugira, ubu se koko nta soni ugatinyuka ukambwira amagambo nk'ayo hejuru y'ibyo wankoreye? Ese ubu nabwirwa n'iki kutazongera kungambanira? Nuko aramubwira ati ariko nubwo wankoreye bibi cyane kandi birenze, ariko ubu ngubu noneho mu minsi ishize nibwo nabonye yuko ibyambayeho byose ari umugambi w'Imana, ubu nsigaye nshima Imana kubera ibyabaye byose. Edi wari utarasobanukirwa ibyo ari byo, nuko akomeza kumubaza, ariko Sifa aramwihorera, amuhakanira burundu ko adashobora kongera gukundana nawe, ati nyibagirwa rwose, niba ari nacyo cyari kikugaruye wongere wisubirireyo kuko sinshobora kongera gukundana nawe. Sifa yakomeje gutekereza kuri Lukasi, akomeza kureba ukuntu yahindutse, ukuntu asigaye ari umuntu mwiza, ukuntu umwana we amukunda. Nuko atangira gutekereza ati ariko se uriya musore ubundi ndakomeza kumuhakanira, ubu naba nanga gukundana nawe kuko nishingikirije iki? Ngize Imana, ahubwo ibikomere nagize bisa nkaho n'ubundi uba binteye ari we ugiye kubinyomora. Yatangiye kubitekerezaho, abona rwose nta kindi agomba gukundana na Lukasi. Yaje kumubwira ko amukunda. Lukasi biramutungura cyane kuko ntago yari yiteze icyo gisubizo vuba. Yari azi ko wenda nyine bashobora gukundana, ariko ari ibintu bizafata igihe kirekire. Batangiye gukundana, abantu bari bazi isitori yabo kuva kera birabatungura kubera ukuntu bahoraga bashwana igihe cyose ari induru. Noneho batungurwa no kumva yuko n'umwana wa Sifa ari umuhungu wa Lukasi. Abantu batangira kuvuga bati bari abantu nta wabishinga, buriya bari babiziranyeho. Nyamara barivugiraga gusa, ntago bari bazi inzira banyuzemo kugira ngo bagere kuri urwo rwego. Barakundanye karahava. Sifa akajya avuga ati ubu noneho ntago nkishinja Imana kuba yaremeye ko biriya bintu byose bimbaho, ahari ziriya nzira zose naciyemo byari inzira izakungezaho, kandi buriya njyewe wagombaga gutuma uhinduka. Nuko bakabisubiramo byose bakabiseka, babona ukuntu rwose basigaye bakundana kandi bishimanye cyane. Byari nk'agatangaza ku babyeyi ba Lukasi kubera ukuntu bari basigaye babona umuhungu wabo asigaye yarahindutse. Bakundaga Sifa cyane kubera akamaro babonaga afite ku muhungu wabo, kandi bakunda n'umwuzukuru wabo cyane Jami. Igihe cyaje no kugera, nuko baza no gushyingiranwa, nuko bakora ubukwe, baza no kubyara abandi bana. Jeff nawe igihe cyaje kugera aza gusaba imbabazi inshuti ye ya kera, asaba imbabazi Lukasi, amubwira rwose ko yari amufitiye ishyari. Nuko amubwira ko amusabye imbabazi cyane kuko yabonye ko ibintu byose yagerageje kumukorera byose yisangaga mu gihombo. Ati ni ukuri rwose Imana itashatse ko ikintu kiba, nabonye ko kidashobora kuba, kuko igihe cyose nahereye nshaka kugushyira hasi, ahari no gupfa ku bwanjye uba warapfuye. Nuko Lukasi aramubabarira, atari ko se bundi buriya wangiriraga ishyari ry'iki, k'iterambere ryose nari kugeraho ntari kugusiga inyuma. Nuko Jeff amubwira ko nyine ibyo byari ibitekerezo bye bya kera, ariko ko byari hasi, ko ubu ngubu yakuze, kandi rwose amushimira nk'inshuti nziza ko yemeye kumubabarira. Aha rero niho dusoreje inkuru y'urukundo yacu ya Sifa na Lukasi. Byinshi banyuzemo bitari byoroshye, ubugambanyi,
n'ibiri byinshi banyuzemo ariko babasha kubirenga. Imana iza kubacira inzira baza gukundana mu bintu buri umwe wese atatekerezaga. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ikomeze ibarinde cyane, ndabakunda. Naho ubutaha mu zindi nkuru zacu zitandukanye tuzahure rwose, nizere ko muhari kandi muzakomeza kudushyigikira.